kuko hari ibibazo byinshi mwibaza, abenshi mwagiye mutwandikira abibaza ku amabwiriza twatanze, twebwe uko tubibona arasobanutse, ariko abifuza ibisobanuro byisumbuyeho, uyu ni umwanya mwiza wo kubaza ibibazo ndetse n'ibindi bibazo ariko bifitanye na gahunda zo kwibuka 29. Murabizi mu minsi 2 turatangira icyumweru cy'icyunamo kizakurikirwa ni iminsi 100 cyangwa se kigize iyo minsi 100. Hari ibiba biteganyijwe rero, hari gahunda ziba ziriho, hari uburyo bw'imyitwarire isabwa buri munyarwanda wese ndetse na buri wese ufite inshingano zo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Uyu ni umwanya mwiza rero, uburyo turi bubikoremo, muraza kubaza ibibazo, nyakubahwa minisita araba ayoboye, ariko hari n'abandi bayobozi bari kumwe nawe. Hari umunyabanga uhoraho ari hano, hari umuyobozi ushinzwe ishami ry'isanamitima, hari umuyobozi ushinzwe kwibuka no gukumira jenoside, hari umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi no kunoza politiki, hari n'umuyobozi ushinzwe itorero n'uburere mboneragihugu. Abo bose rero kwadahisemo n'intebe gusa, hari intebe gusa nta muntu hari. Baraza abanyamakuru abenshi baragenda kuri moto kubera n'akavura kaguye, ariko baraza twagiye tuvugana. Nyakubahwa minisita rero mu binyemereye twaha ijambo, mwagira icyo mubwira abanyamakuru mbere yuko bagira ikibazo babaza. Murakoze, mwaramutse abandi muraho. Ndakeka ko abenshi cyane ari ubwa mbere mugera muri iyi nzu umwe ikoreramo. Ijambo rya mbere ni ukubaha ikaze hano muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu. Turabakiriye, nanabashimira kuba mwitabiriye iki kiganiro tugiye kugirana ku birebana n'imyiteguro ndetse n'imigendekere y'igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Murabizi tuzatangira kuwa 5 itariki ya 7 Mata, ariko twanaboneraho n'uwagira n'ikindi yifuza kubaza n'indi ngingo yose twayiganiraho, waba umwanya uko tubivuga, ntibingingo imwe gusa, waba afite ikindi kibazo nacyo tukiganira. Icya mbere nababwira, nk'uko Paul Rukesha ushinzwe itangazamakuru hano muri Minisiteri yababwiye, amabwiriza agenga igikorwa cyo kwibuka ku nshuro 29 jenoside yakorewe abatutsi twarayaboherereje, twayahaye abanyarwanda. Ni magufi, arasobanutse, arumvikana, ariko birashoboka ko hari ahakenera gusobanurwa kurushaho. Uko umwaka uza tugenda tuyanoza tunayahuza n'igihe. Icyo nasobanura cya mbere ni ibirebana muri rusange icyerekezo cyo kwibuka uko igihugu kicyumva n'uko tugifata. Kwibuka biri mu ngingo ebyiri. Ingingo ya mbere nirebana no kumenya no kuzirikana ibiranga, ibyaranze amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ni ihame, ni ingingo ziteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Bivuze ko ni igikorwa abanyarwanda biyemereye, bahisemo, bemeye ko kigomba guhora gikorwa buri mwaka. Kandi ubushakashatsi bwakozwe ku bijyanye n'imigendekere, intambwe, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda bimaze kugeraho, byerekanye ko ku gipimo kirenga 90% igikorwa cyo kwibuka kibifitemo uruhare. Kibifitemo uruhare kuko bifasha abanyarwanda kuzirikana ayo mateka, noneho ikaba inzira ituma bashobora kubaka igihugu, bashobora gukomeza kubana ndetse no gukira ibikomere bishingiye kuri ayo mateka. Ni ngombwa rero yuko iki gikorwa kigategurwa neza kandi kikagenda neza uko bishoboka. Niyo mpamvu twasanze atari ngombwa buri mwaka gukomeza guhindura icyitwaga insanganyamatsiko.
usanga insanganyamatsiko ivuna abantu, ugasanga uyu mwaka irabiyihe. Kwibuka ni ingingo ihoraho, maze kubivuga, kuko inateganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, muhereye mu irangashingiro ryaryo. Irangashingiro ryaryo muraza kubibonamo ko abanyarwanda biyemeje kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ariko icya kabiri ni uko kwibuka bijyana no kudaheranwa n'amateka, bijyanwa n'uko igihugu, abanyarwanda, inshuti z'u Rwanda, abakigendamo bagomba kubaka igihugu gikomeye kizerana n'aya mateka, gikemura n'ibibazo byatewe n'ayo mateka, igihugu cyubatse iterambere, ariho ijambo kwibuka twiyubaka riva. Ubundi usanga twafashe kwibuka twiyubaka, twagombye ubundi kuvuga twibuke twiyubaka, kugira ngo abantu bishyiremo, buri wese yumve ko bimureba. Umwaka utaha tuzabihindura, bibe twibuke twiyubaka. Nibyo numva bifite sanse kurushaho, ko bifasha umuntu buri wese kumva ko arimo, kandi n'abanyarwanda ko twese turibuka tuniyubaka. Naho iyo bigize inshinga kwibuka, irakomeza iba inshinga rusange. Ibyo rero kuzirikana amateka, kwibuka jenoside bisaba kwinjira mu mateka y'iranze, icyayiteye, impamvu zatumye jenoside ibaho, kuko ntabwo ari impanuka yagwiriye igihugu. Ni ngombwa ko muri icyo gihe gusesengura, kwinjira mu miterere y'amateka ya politike yateye jenoside yakorewe abatutsi bicengerwa, bigasobanurwa mu buryo buhagije. Hanyuma tugomba no kujyana n'icyerekezo cy'igihugu. Icyerekezo cy'igihugu nicyo nari maze kuvuga, yuko tugomba kwiyubaka kandi igihugu kigatera imbere. Niyo mpamvu rero mu mabwiriza tuzirikana izo ngingo zombi, kugira ngo zose zizirikane. Ariyo mpamvu ya kabiri, reka mbariyo nayo noneho njyaho, yo kwiyubaka. Muzi ko mbere icyumweru cy'icyunamo cyabagaho, ugasanga ibintu byose, imirimo yose yafunzwe, ndetse n'abatayi hakaba ibiganiro buri munsi, buri nyuma ya saa sita, kuva saa 9 kugeza saa 12, imirimo yose igafunga, abantu bakajya mu biganiro, n'abatagiye bagahanwa, bagacibwa za mande. Ibyo twasanze atari ngombwa. Twasanze atari ngombwa kuko hari intambwe abantu bamaze gutera, niyo bagomba gutera mu kwiyubaka. Bivuze ko imirimo itunze abantu bagomba gukora imirimo ituma babaho, n'imirimo izanira igihugu inyungu, bitavanyeho igikorwa cyo kwibuka. Niyo mpamvu ikiganiro twakigize kimwe, kuko kugira ngo abantu bamenye amateka ya jenoside, ntabwo bisaba byanze bikunze ko bahabwa ikiganiro buri munsi. Ushobora no guha abantu ikiganiro buri munsi, cya kiganiro kikabarambira, bakabifata nk'ibintu bibavuna, nk'umutwaro. Ni nako byanagendaga, benshi ntibabijyemo, cyangwa hakaba gakomeza gukora kandi bafunze amazu barimo imbere. Ibyo urumva rero haba hajemo kwerekana ko abo bantu batabyemera, cyangwa se cya gikorwa bagifata nk'umutwaro. Turifuza ko kwibuka bitaba igikorwa kibera abanyarwanda umutwaro, ahubwo kiba igikorwa gituma amateka igihugu cyanyuzemo azirikanwa, buri wese akayazirikana, ariko n'icyerekezo cy'igihugu cy'uko buri wese yubaka n'igihugu kigatera imbere bijyana, bigakorwa. Ariyo mpamvu rero twakoze ikiganiro kimwe kizatangwa ku itariki 7 ku munsi wo gutangiza icyunamo, mbere ya saa 6, kigatangira saa 3 mu midugudu yose. Ahangaha ho imidugudu yose igomba kukitabira, ko ntikivunanye, ni ikiganiro kimwe, kandi noneho n'igikorwa cyatangiye cyo kwibuka jenoside, kinatangizwa no kunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi. Cyunamo niko bivuga, cyunamo giteganywa n'itegeko rigenga igikorwa cyo kwibuka. Ni umwanya abanyarwanda bafata by'umwihariko ngo bibuke, bunamire abishwe bazira jenoside yakorewe abatutsi. Uwo mwanya rero ni ngombwa kuzirikana no kuha agaciro. Niyo mpamvu twifuje ko mu midugudu yose ku itariki 7 mu gitondo abaturage imirimo bayihagarika, bakajya gukurikira icyo gikorwa kugeza saa 6. Saa 6 bwo hazatangwa ubutumwa nyamukuru ku rwego rw'igihugu, noneho bagukurikirane aho bari, hanyuma batahe cyangwa bakomeze imirimo. Zeko nyuma ya saa 6 ku itariki 7 imirimo y'abantu
y'amasosiyete ya za kampani izakomeza, bazayikora ni mbere ya saa sita gusa bazitabira nk'uko maze kubisobanura igikorwa cyo kwibuka. Ari nayo mpamvu dusanga kitagombye kuvuna abantu, ahubwo abantu bagombye kukitabira bakanakigiramo umwanya bakanakigiramo uruhare, yewe ukaba n'umwanya wo kugira ngo baganire mu midugudu n'ibindi bibazo bishamikiye ku mateka y'igihugu ariko bibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda, bibangamiye umutekano, ibishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside, ibituma abantu batabana neza, ugasanga haje ibibazo bibyara inzererezi, ubuzererezi n'ibindi. Kwibuka ni no kuzirikana ko kwiyubaka no gusuzuma ibibazo, ingorane zituma kwiyubaka kutabaho. Izo ni zimwe mu ngero maze kubaha. Niyo mpamvu rero umwanya nk'uyu nguyu wo kwibuka amateka ubu unagomba no kujyana n'inzitizi zibangamiye kwa kwibaka kwa buri munyarwanda ku giti cye, ku rwego rw'umuryango, urwego rw'umudugudu, akagari, umurenge, akarere n'igihugu muri rusange, bikaganirwaho mu rwego rwa buri mudugudu. Ubwo rero reka njye ku gikorwa cya kabiri. Icya kabiri ngo ari kugonda cyari ku cyumweru cy'icyunamo, kuko uko nabibonye niho hakenera ibisobanuro bihagije. N'ubu hari amwe mu mabaruwa mbonye maze kubona, usanga hari bamwe bavuga ngo ariko nimutureke dukora ibi n'ibi. Icyumweru cy'icyunamo ni iminsi 7, giteganwa n'itegeko. Giteganwa n'itegeko rigenga n'itegeko ryo muri 2016, itegeko nimero 15/2016 ryo ku itariki 2 z'ukwa 5 2016 rigenga umuhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, imitunganyirize n'imicungire by'inzibutso za jenoside yakorewe abatutsi. Iryo tegeko mu ngingo ya 9, ingingo ya 9 ivuga imyitwarire mu gihe cyo kwibuka. Iravuga ngo mu cyumweru cy'icyunamo ibikorwa byose birebana no kwishimisha n'imyidagaduro birabujijwe. Mu kindi gihe cyo kwibuka ibikorwa byavuzwe mu gika cya mbere cy'iyi ngingo bibujijwe gukorerwa aho imihango yo kwibuka yabereye. Icya mbere ngira ngo mbasobanurire gitumye nshingira kuri iyi ngingo. Icya mbere nuko amabwiriza minumwe yakoze ashingira ku itegeko ni kimwe ari ry'iringiri maze kuvuga, ariko akanashingira aho icyerekezo cy'igihugu kigeze. Icyerekezo nuko abantu bagomba kubaho kandi igihugu kikubaka kigatera imbere. Niyo mpamvu rero tureba mu kugira ngo twarize uko icyumweru cy'icyunamo kigomba kugenda, kuvuga ngo ibikorwa byose birebana no kwishimisha n'imyidagaduro birabujijwe. Hano ubwo mu kuganira tureba ngo ibyo bikorwa bijyanye no kwishimisha ni ibihe, imyidagaduro ni iyihe. Noneho twabisuzuma tukabara uko dukora rwa rutonde rurebana n'ibyo bikorwa bijyanye no kwishimisha n'imyidagaduro, tukabye tubwira abantu tuti ibi ngibi abantu babyigomwe. Tunakoresha ijambo kubyigoma, kubuza iraremereye, abantu babyigomwe, bigomwe, kuko n'ubundi icyunamo ni igihe cyo kwigomwa ibintu runaka. Ibi ni abantu rero nibigomwe ibikorwa byo kwishimisha n'imyidagaduro, bazirikane ba bandi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi kandi bakicwa mu rupfu rubi cyane muzi ntakwirwa nsobanura. Ariyo mpamvu twasanze ibikorwa byo kwishimisha, ingero umupira, umuntu atarebye umupira hari icyo byamutwara, cyangwa ngo ateze aho Arsenal na Manchester bakinnye. Kuri ibyo bijyanye no kwishimisha, ibyo no kwishimisha ntabwo ari bitunga umuntu, ntabwo ari bitunga umuntu. Kujya gukina imikino y'amahirwe, gukina imikino y'amahirwe nabyo ni ibikorwa byo kwishimisha, ntabwo ari ibijyanye no gutunga ubuzima. Hano dufate ko ari icyumweru, ni mu gihe cy'icyunamo gusa, ntabwo ari iminsi yose yo kwibuka, ntabwo ari iminsi 100, ni iminsi y'icyunamo, iminsi 7.
itegeko naryo ryasobanuye iki cyunamo kivuga kugira ngo rigaragaze agaciro, uburemere n'impamvu icyo cyunamo giteganywa. Ni ku ngingo ya 2 y'itegeko bivuga ngo icyunamo ni igihe cy'akababaro abanyarwanda n'inshuti zabo bafata umwihariko wo guha umwanya uhagije ibikorwa byo kwibuka abazize jenoside yakorewe Abatutsi. Igihe cy'akababaro abanyarwanda n'inshuti zabo bafata umwihariko wo guha umwanya uhagije ibikorwa byo kwibuka abazize jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi bijyanye n'ikiriyo nk'uko dusanzwe tugikora mu muco nyarwanda, ni naho byavuye. Mwumva rero ni umwihariko dufata wo kwigomwa ibintu bimwe na bimwe. Ariyo mpamvu ibyo bikorwa kwishimisha, imyidagaduro, nabahaye ingero, dusanga bikwiye abantu bakwiye kubyigomwa. Ariko siporo irakenewe mu buzima, buri wese akenera siporo, ni ngombwa, turakenewe kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Siporo iremewe kuyikora ku giti cyawe, ugakora siporo. Mushobora no kuyikora muri groupe, mugenda gukora marishe, mugenda muganira, si ikibazo, murakora siporo. Ariko ikibi ni uko abantu bakora competition, amarushanwa. Iyo byagiye mu marushanwa urumva haba hajemo kwa kwishimisha, ntabwo iba yabaye ya siporo igamije gufasha umubiri. Ndagira ngo tubitekereze muri ubwo buryo. Ndabisobanura kubera ko mu mabaruwa twabonye haravuga ngo nimureke imikino y'amahirwe dukomeze dukore kuko ni business. Nibyo ni business, ariko harimo kwishimisha dushingiye ku itegeko uko ribivuga, kandi hakabaho no kudaha wa mwihariko icyumweru cy'icyunamo nk'uko giteganywa n'itegeko. Umwihariko abanyarwanda banemeye mu itegeko nshinga. Nagira ngo icyo nifuje kugiheraho kuko ari cyo uko mbibona muri experience mfite gikunze gutera ikibazo, ariko gifite igisobanuro cyacyo. Hari izindi ngero nanone nabaha, abantu bacuranga imiziki. Ushyize za ndirimbo zijya muri aerobic, muri aerobic abantu bakorera siporo bari hamwe kubera umubiri wabo ugenda neza, iyo nta kibazo. Ariko nabwo hakarebwa indirimbo zikwiye kuko zijyanye n'iyo myitozo. Ariko ugiye muri studio aho ukorera indirimbo, abantu bakaza bagacuranga, kikaba igitaramo, kiba cyabaye igitaramo, ntabwo uba ari wa mwanya wihariye wo kunamira by'umwihariko abazize jenoside yakorewe Abatutsi no kubazirikana. Ni kimwe no muri za salon de coiffure, naho ugiyeyo ni ngombwa kuzijyamo, abantu bagomba no kujyayo kugira ngo bitunganye. Ariko si ngombwa gushyiramo imiziki itajyanye n'icyo gihe turimo. Hagombye kwitabwa no mu gihe abantu barimo, indirimbo zo kwibuka ni nyinshi, nacyo ntacyo bitwaye kuzishyiraho iyo minsi 6. Ndumva kuri iyo ngingo byumvikana. Indi ngingo nasobanura, nagiye mfata, ubwo namwe muraza kubaza ibibazo, nagiye mfata izo tubona zikunze kutumvikana neza. Ni ibijyanye n'urugendo rwo kwibuka. Urugendo rwo kwibuka rusobanuye iki? Urugendo rwo kwibuka ni igikorwa abantu bakora nabo bazirikana rwa rugendo rw'itotezwa Abatutsi bagiye bakorerwa ahantu hatandukanye, henshi bagiye babashorera, bakabagezaho babicira, bagiye babashinyagurira, banabatoteza inzira yose. Dufata igikorwa mu mujyi wa Kigali, Abatutsi bavanywe muri Eto Kicukiro ku itariki 11 z'ukwa 4 1994, bazanwa bajyana umuhanda wose, babanza kubageza kuri Sonatude hari iri kuri Rond-Point, babatoteza, babashinyagurira, babicamo bakeya, babazamura umuhanda wose ubwo gashinyaguro kugeza ku musozi wa Nyanza Kicukiro aho babarimburiye. Urumva abibuka haba igihe basanga ari ngombwa ko kuzirikana wa mwihariko w'abenshi w'aho hantu, ari ngombwa no kuzirikana rwa rugendo bakoreshejwe, rwa rugendo rw'akababaro rwo gushinyagura. Bamwe bakunda kwita inzira y'umusaraba, ariko jye sinemera iyo nyito. Inzira y'umusaraba ifite igisobanuro cyayo. Inzira y'umusaraba yanyuzwe na Yezu cyangwa na Yesu bitewe n'idini turimo, kubera ko nibwo butumwa Imana yari yaramuhaye.
Imana yari yaramuheje kugira ngo aze gusingamije hano kwigisha ijambo ry'Imana cyangwa idini, ariko niko tubibwirwa, niko tubisoma. Imana yohereje umwana wayo kugira ngo azaze gupfira abantu, abakiza, abacungure, niko batubwira. Yari misiyo ye, iriya nzira yanyuze yari misiyo ye. Ariko ntabwo Imana yaremeye abatutsi kugira ngo bazatemwe, kugira ngo bazarimburwe, kugira ngo bakoreshwe biriya. Ntabwo yari misiyo yabo. Misiyo y'abatutsi kwari ukubaho nk'uko ababishe nabo bari bafite misiyo yo kubaho. Mpamvu gukoresha inzira y'umusaraba, iyo mbonye akanya nsobanura ko atari byo, iryo jambo ntirikwiye, ntibijyanye, kuko si amahitamo. Uwanyujijwe inzira y'umusaraba nk'umwana w'Imana we yari misiyo ye, yari amahitamo ye, ariko ntabwo abatutsi yari amahitamo yabo. Urwo rugendo rero aho bateganyije kurukora rwemewe gukorwa, kubera ko bazirikana urwo rugendo rw'akababaro, rw'agashinyaguro abishwe banyujijemo. Ariko mu gukora urwo rugendo ntihagomba gufungwa amayira kugira ngo babuze n'abajya mu bindi bikorwa byabo, abafite urundi rugendo gukora no kugira ngo ya bizinesi tuvuze itunga abantu ikorwe. Hari uburyo abantu bashobora gukoresha igice kimwe cy'umuhanda. Ahenshi ubu ngubu hari inzira zagenewe abanyamaguru, aho bita trottoir. Abakora rwa rugendo rwo kwibuka bagakoresha izo nzira zabigenewe, imodoka nazo zigakomeza inzira yazo zijya mu bikorwa bitandukanye. Kera hajyaga habaho ibintu byo gufunga imihanda, ugasanga umuhanda wavuye Kanombe ugeze ku Giporoso ufunze, abantu babuze aho baca. Ntabwo tugishaka ko ibintu bigenda gutyo. Turashaka ko igikorwa cyo kwibuka kiba kigakorwa, n'abakeneye urugendo rwo kwibuka nabo bakarukora bazirikana ayo mateka, ariko bitabujije, bidahagaritse n'ibindi bikorwa. Ikindi ngira ngo ngire icyo nsobanuraho ni ikirebana na za banderole. Banderole ni mu Kinyarwanda, harya ni Ikinyarwanda. Uyu munsi kandi nemeje kuvuga Ikinyarwanda gusa, birango ntibihura neza. Okay, banderole tuvuge ko ni muzi ahantu habereye igikorwa cyo kwibuka cyangwa se ku kigo runaka, ni igitambaro kimanikwaho ahantu, hakagira n'amagambo yandikwaho. Bakandikaho bati kwibuka ku nshuro 29, bagashyiraho intego, kwibuka twiyubaka, n'ibindi bashobora kwandikaho. Ibyo amagambo yandikwaho yo, hari amagambo yatoranyijwe yemewe, ndetse n'ibara hagomba gukoreshwa ibara ryemewe rijyanye no kwibuka. Ariko icyo bizaniye izi banderole ni ikintu gikurikira. Hari ahantu henshi bazishyiraho ku itariki 7, nta kibazo, dushobora kuzishyiraho mu cyumweru cy'icyunamo, iminsi 7 zikajyaho, abantu bakazirikana koko wa mwihariko navuze w'icyumweru cy'icyunamo n'icyunamo nyirizina. Ariko usanga iyo nyuma y'icyumweru, byumweru 2, za banderole zirangirika kubera imvura, n'igihe hajyaho umukungugu, ugasanga n'amagambo yasibamye. Noneho uko kwangirika ntabwo biba bikijyanye na cya cyubahiro twifuje guha abo bantu. Ubundi igihe icyumweru cy'icyunamo kirangiye, banderole abantu bazivanaho rwose, nta mpamvu yo kugira ngo zihame. Ahubwo kuko wasangaga hari abatinya kuzikuraho, hakaba n'uzivanaho, ugasanga inzego z'ibanze zigiye kumukurikirana ngo yavanyeho banderole. Hakaba n'uwo bashinja ngo uriya afite ingengabitekerezo kuko yavanyeho ya banderole yashaje. Gukuraho banderole yashaje ntaho rwose ntibisobanura ko umuntu afite ingengabitekerezo ya jenoside. Ingengabitekerezo ya jenoside ni icyaha gisobanurwa n'itegeko mu buryo bugaragara. Abantu rero rwose bafite uburenganzira. Noneho reka tunavuge mu buryo bwumvikana, zizashyirweho mu gihe cy'icyumweru cy'icyunamo, hanyuma abantu bazikureho. Umunsi ku kigo runaka habayeho kwibuka cyangwa ku karere, bashobora kongera gushyiraho banderole igaragaza icyo gikorwa. Ariko ntidusanga amezi 3 yose hari za banderole zishaje zuzuye ku mazu yose ahantu hatandukanye. Ingingo nsoza kugira ngo mbahe namwe umwanya, ikindi mvuga ni ikirebana na gahunda y'ibikorwa byo kwibuka. Gahunda y'ibikorwa byo kwibuka nayo iteganyijwe mu mabwiriza, uko ibikorwa bigomba gukurikirana.
uko bitangira n'uko bikurikirana, kandi tugasaba ko bitagomba kurenza amasaha 3. Aha naho ndahatsindagira kubera ko usanga hari ahantu henshi mu turere abantu bicara bagategura igikorwa cyo kwibuka ntibite kuri gahunda iri mu mabwiriza uko igomba gukurikirana, bakabikora uko babyumva. Ibyo rero bitera ingaruka nyinshi. Twaje gusanga iyo amasaha arenze 3 bitera ikibazo cy'umunaniro, bitera noneho binongera ihungabana, kuko uko igikorwa kiba kirekire niko umwanya w'agahinda nawo kagenda kiyongera. Noneho abafite intege nkeya kagahinda kakabaganza kakaba kenshi, ihungabana rikaba ryinshi, kandi atari ngombwa, atari nacyo kigamijwe. Kigamijwe si ugukomeretsa abantu, kigamijwe no kuzirikana amateka no kwerekana inzira yo kwibaka tugezemo. Ni ngombwa rero kubahiriza iki gihe cy'amasaha 3. Twasanze amasaha 3 rwose ari igihe gihagije. Igihe gihagije hagatangwamo ikiganiro, hagatangwamo ubuhamya, hagatangwamo ubutumwa, hagacamo indirimbo, umuvugo n'ibindi mu mabwiriza birimo uko bigomba gukurikirana. Iyo bigenze gutyo kandi byubahirijwe bigenda neza, igikorwa kigakorwa, abantu bagataha na ryahungabana nta ryabaye cyangwa ryabaye rike cyane. Ibyo nabyo ni ibintu twashyizeho dukurikije uko twajyaga tubona ku miterere y'ibibazo. Hari igihe abantu bakoraga ikiriyo cyo kwibuka, ugasanga abantu batangiye saa 2 z'ijoro kuzageza saa 11 za mu gitondo cyangwa saa 12 za mu gitondo, ariko aba basigaye ari bazima babaga ari mbarwa, uretse ko n'abantu bakeneye no kuruhuka. Ikindi ugasanga niba igikorwa cyo kwibuka cyabereye mu ntara no mu turere cyabaye kirekire cyane, amasaha 6, 7, niba uri Nyamasheke ugomba gutaha i Kigali, usanga abantu bagenza ijoro ryose. Muzi ko akenshi ibikorwa byo kwibuka biba muri weekend no ku cyumweru, kandi bucya tujya mu mirimo, ugasanga abantu ntibashoboye gukora, cyangwa habaye na za accident zihitanye ubuzima bw'abantu kandi atari cyo kiba kigamije. Uko rero gahunda iteye birasobanutse mu gace ka 6. Igikorwa cyo kwibuka gitangirizwa no kumenyesha gahunda, bikaba bigufi, hakaba gufata umunota wo kwibuka, hakaba isengesho ry'uhagarariye amadini kuba byifuza. Isengesho ntabwo ari itegeko, ariko abanyarwanda baremera utangiza isengesho ntacyo bitwaye. Ariko abahagarariye amadini kera hajyaga baho ko ngo uhagarariye ADEPR, uhagarariye Gatulika, uhagarariye EPR, uhagarariye YAR, uhagarariye, noneho ugasanga hari umurongo w'abahagarariye amadini uva kuri ya rukuta ukagera hariya, ubwabyo bigatwara isaha. Hakaba n'umupasiteri bakunda kwigisha, akaza atereka tubanze turebe iki ijambo ry'Imana riteganya, agasoma paje 3 za Bibiliya, yarangiza akigisha iminota 40, isaha ikabirageze, ikabirarangiye, isaha yose umuntu akayifata. Umukurikiye nawe ati nanjye ntaza gucikwa, nanjye mfite imyemerere, idini ryanjye naryo rigomba kumenyekana, nawe agafungura Bibiliya yera agasoma, nawe izindi ngingo n'indi mirongo bikagenda gutyo. Imana ni imwe, hasenga umwe mu izina ry'amadini yose no mu izina ry'Imana. Hanyuma hakaba ijambo ry'ikaze rirumvikana, ritangwa hanini n'umuyobozi w'ikigo cyangwa umuyobozi w'akarere mu karere, noneho hakajyaho ikiganiro kivuga ku mateka. Ikiganiro uteganya ko gikwiye gukorwa nk'iminota 30 niyo dusanga ari igihe gikwiye, si myinshi si na mike, kuko burya gutanga ikiganiro ushoboye kugaragazamo ingingo z'ingenzi zitanga ubumenyi munsi y'iminota 30 biragora cyane, ariko nanone iyo bibaye birebire birarambirana. Hanyuma hakaza ubuhamya. Ubuhamya nabwo turabizi ko bukunze kuvuna. Ubuhamya, izi gahunda zose zagenze neza, ubuhamya bugatangwa mu gihe kitarenze isaha. Ya masaha 3 twasanze akunda. Ibitwara umwanya munini buriya ni ubuhamya n'ikiganiro n'amagambo. Amagambo nayo ni ukuvuga ijambo ry'uhagarariye abashyinguye ari ngombwa, ijambo rya ibuka. Iyo abateguye amagambo nabo bayateguye neza, ntabwo ijambo ryagombye kurenza iminota 10, kuko byinshi biba byavuzwe mu kiganiro byanatanzwe mu buhamya. Ubundi uvuga ijambo avuga inshamake rwose ijyanye n'igikorwa, ariko hari ababirambura ugasanga ugiye gufata ijambo atanze ikiganiro cya kabiri cyangwa atanze ubuhamya bwa kabiri, nawe afashe isaha.
birasaba ikirere ibi byose, birasaba yuko bategura igikorwa cyo kwibuka. Nicyo tubabwira ko bicara bakagitegura, n'uzafata umwanya uzavugira abandi bakamubwira ibi byose, akamenya ko ijambo ryagomba kuritegura kandi rikaba rigufi kugira ngo cya gihe kigende neza kandi kinubahirizwe. Icyanyuma usoze noneho ni ikirebana nacyo abantu bakunze kutubaza, ikirebana no gutanga ubufasha, gufasha abacitse ku icumu cyangwa se imidugudu batuyemo. Ibi nabyo ibisubizo nabaha ni bibiri. Icya mbere, gutanga ubufasha ntabwo ari itegeko, nta nubwo ari amabwiriza rwose. Muzi ko kera mu midugudu habagaho icyo bitaga agaseke, bazengurutsaga abantu bakajya bagenda bashyiramo amafaranga. Ibyo bintu si ngombwa, ntibinemewe. Ariko gufasha ni umuco nyarwanda, no gutanga intwererano bitari no mu gihe cyo gufasha uwagize ibyago, no gutanga intwererano bibaho, no gufasha uwagize ibyago, no gufasha umukene, biri mu muco nyarwanda. Umuco mwiza rero w'ubufatanye ntabwo twawukuyeho, n'ababishaka ku bushake bashaka gufasha babikora, byanaba byiza babikoze, turabashishikariza no kubikora, ariko bakabikora mu buryo bufite inzira biciyemo. Niba ari abashaka gufasha umudugudu wabacitse ku icumu, nk'ibigo bikunze kubitubwira, tuvuga ikigo nka MTN, bati mudufashe kureba umudugudu twajya gufasha. Hano muri minisiteri dufatanyije n'izindi nzego, Minaroke, inzego z'ibanze, imiryango y'abacitse ku icumu, tuzi imidugudu ifite ibibazo kurusha iyindi. Icyo gihe rero abashaka gufasha badusaba inama, tukabagira inama y'aho tubona hakwiye gufashwa, kuko turanabibasobanurira. Akenshi usanga abashaka gufasha bikunze kubera hafi ya Kigali, abantu ntibashaka kujya kure, bashaka kujya Bugesera, Kamonyi, Rulindo, Rwamagana, hafi aha ngaha. Icyo gihe iyo twe tubahaye inama, tubereka umudugudu ufite ibibazo kurusha ahandi, kuko cyane cyane twebwe dusanga ibyiza ari ukureba gufasha abantu mu buryo bwa rusange. Hari n'abahitamo gufasha umuntu umwe, bavuga bati muturebere umuntu ukeneye icumbi dukwiye kuba twafasha muri iki gihe. Nanone ku rutonde rw'abubakirwa tuba dufite, hari abo tuba tubona bafite priorite, babikeneye cyane kurusha abandi. Icyo gihe nanone dutanga uwo murongo n'icyerekezo, noneho abashobora gutanga ubufasha bakabuha ko kubikeneye kurusha abandi, hatabayeho guha umuntu azi cyangwa aho umuntu akomoka cyangwa aho umuntu afite inshuti, ahubwo tukareba ababikeneye n'ubikeneye kurusha abandi. Ni icyo nagira ngo mvuge. Hanyuma ibi nituza kurangiza kubiganiraho, hari indi ngingo imwe ngufi nabaha amakuru muze kunyibutsa sinyibagirwe, ubwo hatazagira bari n'information itari nini cyane, ariko igihe abanyamakuru babimenye ugasanga bahise bose bakubaza, ubwo information ndabanyitangiye rimwe biri bworohe. Murakoze Paul, hasigaye ubwo ni wowe musangiza w'amagambo, utuyobore. Murakoze nyakubahwa Minisita, nizera ko ibisobanuro mutanze kugira ngo bize kunyorohera ubaza ikibazo ajya kigira kigufi. Reka duhere ku murongo, dufate hano, hanyuma dukomeze kuriya, none hariya, kugira ngo tubigende ibyo bitworohera. Cyangwa ushaka kubaza wese abaze. Murakoze. Nitwa Ange Eliza, nandikira The East African. Mfite ibibazo, sinzi niba mfite umubare agomba kurenza, ariko ibibazo bibaze. Okay. Icya mbere nashaka kubaza ku abashinzwe ibyaha bya jenoside bari kurekurwa uyu munsi. Ni abamaze imyaka irenga 25 bafunze, ariko ubu bari kurangiza ibihano byabo. Aba ni abatarigeze bahabwa ibihano bigabanyije kuko batasabye imbabazi cyangwa ngo bicuze. Umwaka ushize mwari mwavuze ko mwavuze ko ari nka threat kuri unity and reconciliation. Hari icya mbere ni iki muri kubikoraho? Ese hari gahunda ya rehabilitation? Icya kabiri ni kuri memorial sites ziri hanze ya Kigali, niba hari gahunda cyangwa bije yo kuzitaho.
ese niba hari na challenges zihari mu kwita ku nzibutso ziri hanze ya Kigali. Icya gatatu ndumva nakibaza ushinzwe ibuka cyangwa undi wagisubiza, ibijyanye n'ihungabana. Ese hari ubushakashatsi bwari bwakorwa kugeza ubu buduha imibare ya vuba ku bijyanye n'ihungabana mu Rwanda? Ese ni ubuhe bufasha buhabwa abagaragaje iki kibazo? Icya gatatu ko bibaye bine. Okay, icya kane ni ku bijyanye na twihuse ibi ngibi gerageza kubiha ibisubizo bigufi cyane ariko bikirera. Ibijyanye no gufasha gusubiza mu buzima busanzwe abakatiwe ku cyaha cya jenoside yakorewe abatutsi barangije ibihano. Ubu ngubu muri za gereza z'u Rwanda dufite abantu bagera ku 22,000 n'abandi, imibare irengaho gato sinyibuka, ariko ni 22,000 n'ibindi ndirengaho y'abafungiye icyaha cya jenoside, nabo basigaye muri za gereza 22,000. Muri abo harimo abafite igihano cya burundu, ukuvuga abafite igihano cya burundu, igihano cya burundu nyine, ariko hari n'undi mubare wabakatiye igihano kirangira, harimo abakatiye imyaka 30. Abo bakatiye imyaka 30 bakaba barafunzwe mu nyuma ya jenoside, nibo bari hafi kurangiza ibyo bihano, kuko abantu ntabwo bagiye bakatirwa mu gihe kimwe, ntibagiye binjira muri gereza igihe kimwe, nubwo baba bakatiye imyaka ingana. Ntabwo rero bakatiye imyaka 30 cyangwa 25 bazasohokera rimwe byanze bikunze, terwa n'igihe binjiriye, kuko na n'ubu turacyafata abantu bakatiwe n'inkiko ariko batorotse. Icyo bivuze rero icyo twebwe dukorana iki, cya mbere twabanje n'icyo ngicyo, kureba umubare w'abantu bakatiye icyaha cya jenoside bakeneye kwitabwaho. Noneho icya kabiri ni ugushyiraho uburyo bwo kubafasha gusubira mu muryango nyarwanda. Ubwo buryo rero burahari. Uburyo bwa mbere ni ukubategura igihe bakiri muri gereza bagifunze. Ukuvuga igihe bafunze, inzego zitandukanye harimo Minubumwe siyo yonyine, dukorana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa mu guha abantu ibiganiro na za gahunda z'isanamitima no kubahuza n'imiryango yabo, kugira ngo habeho kubategura nabo ariko bagifunze, atari ukuvuga ngo uzabategura barekuwe. Hanyuma icya kabiri ariko ni no gufatanya n'imiryango idaharanira inyungu cyangwa se amashyirahamwe asanzwe afite muri gahunda zayo ibikorwa bijyanye n'isanamitima n'ibikorwa bijyanye no kubana hagati y'abantu n'ubumwe n'ubwiyunge, social cohesion. Dufite rero kugeza ubu imiryango 10 niyo twahereyeho kuba dufatanyije nayo muri ibyo bikorwa. Minisiteri ikabagenera ingengo y'imari bitewe n'ingengo y'imari dufite, noneho bakajyamo ibikorwa bifasha kubanisha abanyarwanda mu bumwe n'ubwiyunge no guhangana n'iki kibazo cy'ihungabana bavugaga ko hari ababikoramo, noneho tugafatanya. Ariko twanakoze ku buryo iyi miryango 10 y'amashyirahamwe 10 babwiye harimo n'amadini ajya mu gihugu cyose. Bivuze ko buri shyirahamwe rikorera mu turere 3, ariko ubwo nibo twatangiriyeho. Uko ubushobozi buzagenda buboneka tuzagenda twagura dushyiramo n'abandi. Aba bantu rero bakora ibikorwa bitandukanye, harimo no guhuza abacitse ku icumu no kubafasha no guhura n'iyi miryango ikomokamo n'ababiciye. Si ukuvuga uwishe gusa, kuko n'imiryango ikomokamo abicanyi usanga abarokotse bakeneye kubana nayo, usanga n'abavuka muri iyo miryango nabo bakeneye kubana, baba bavutse, abenshi ni n'abavutse nyuma ya jenoside, ari ugasanga aya mateka abagiraho ingaruka, kuko baba bacitse ku icumu n'abana babo
baba bafite ababyeyi bafunze cyangwa barangije ibihano, usanga ayo mateka hari ingaruka abagiraho mu mibanire. Iyi miryango rero dukorana twagiye tunayitoranya dukurikije ubumenyi ifite, ubushobozi, ubunararibonye, bifasha gushobora kwinjira muri izo gahunda zose mbabwiye. Ariko ahanini bica muri iyo nzira y'ibiganiro no guhuza abantu. Turacyatekereza ku kijyanye, ndavuga turacyatekereza ko ntiturabifataho umwanzuro, kureba noneho babagororwa abari hafi kurangiza igihano cyabo, tuvuge nk'abashigaje amezi 3 ngo barekurwe, kureba niba abo bantu twabaha umwihariko, igikorwa cyaba kimeze nk'ingando twabaha noneho cyagutse, kibategura, hakajyamo za gahunda zihariye zibategura guhura n'imiryango yabo no guhura na sosiyete nyarwanda, itari gereza gusa. Ibyo turiho turabiganiraho, turabitekerezaho natwe, igihe tuzafatira umurongo n'icyerekezo tuzabibagezaho, namwe muhe amakuru abanyarwanda mubabwire. Ariko ngo utwo tubikora. Wabajije ku bijyanye no kwita ku nzibutso ziri hanze ya Kigali. Ubwo ndakeka ko washatse kuvuga inzibutso zo mu turere, kuko inzibutso zigabanyijemo ibice bitatu. Hari inzibutso zo ku rwego rw'igihugu, hakaba n'inzibutso zo ku rwego rw'uturere, n'inzibutso zo ku rwego mpuzamahanga cyangwa se n'iziri mu mahanga. Ni ibice bine. Mu ziri hanze ya Kigali rero hari n'iziri ku rwego rw'igihugu. Tuvuge ufashe urwibutso rwa Nyamata, Ntarama, Nyarubuye, Nyange, Bisesero, Murambi, izo ziri hanze ya Kigali kandi ziri ku rwego rw'igihugu. Izo rero ni ibintu bumwe zitaho. Izindi zisigaye ni inzibutso zitabwaho n'uturere. Kuvuga ko uturere iziri ku rwego rw'igihugu ibintu bumwe ishaka ingengo y'imari yo kuzitaho, maze kuzibabwira. Ku batazifashe ni Gisozi, ni Nyamata, Ntarama, Nyarubuye, Nyange, Bisesero, Murambi na Rebero. Ubwo muri Kigali hari ebyiri. Hanyuma izindi ni uturere, turi natwo dushaka ingengo y'imari yo kubyitaho. Minisiteri ikora n'ubuhuzabikorwa bwabyo, gutanga inama n'uburyo bw'imicungire y'inzibutso, niho tubaha inama. Hari n'iteka rya perezida rigena, dushingira kuri itegeko nababwiye, itegeko rigenga igikorwa cyo kwibuka n'imicungire y'inzibutso. Hakaba n'iteka rya perezida rigena uburyo inzibutso zishobora guhuzwa hagamije kuzifata neza. Ubu rero twarangije igikorwa, twakoranye n'uturere twose kugira ngo tugene byaremejwe kugena muri buri karere inzibutso zigomba gusigara, kugira ngo amateka ashobore kuzabungwabungwa igihe kirekire kandi yitabweho neza, bitabaye kuvuna inzego, ariko bitabaye no gusibanganya amateka. Ubu rero muri buri karere bazi umubare w'inzibutso zigomba gusigara, izo arizo n'ibiziranga. Ubu iyo gahunda yararangiye. Ubu igisigaye kigomba gukorwa ahubwo ni uko buri karere gashaka ubushobozi bwo kugira ngo izo nzibutso zigomba gusigara kimure izigomba kwimuka, bazihuze, hanyuma banubake ku buryo bwujuje ibisabwa izo nzibutso zisigaye. Ibisabwa ni byinshi, harimo kuba urwibutso rwubatse ahantu hagari hashobora kujyamo amateka, hari umwanya abantu bashobora kwibukiraho, hashobora kujya ubusitani bwo kwibuka bwashyirwamo inzira, bwashyirwamo amateka atandukanye n'ibindi. Ku kijyanye n'icyo babajije cy'ihungabana, hari ubushakashatsi bwakozwe, ntabwo ibintu bimwe bishinzwe nyirizina. Ubundi ikibazo cy'indwara zo mu mutwe n'ibijyanye nazo, ikigo cya Minisante cyitwa RBC, Rwanda Biomedical Center, nicyo kibishinzwe, ariko n'izindi nzego zibijyamo. RBC yakoze ubushakashatsi hashize igihe, ni muri 2018. Ubushakashatsi bwa RBC bwo muri 2018 mwabubona haba kuri website yabo no kuri Google. Ariko hari n'izindi nzego, Unity Club Intwararumuri yakoze ubushakashatsi nayo ku iki kibazo cya trauma mu mwaka wa 2021. Ubwo nabwo mwabubona mukabona resultat zabwo uko ziteye. Icyo nabivugaho muri rusange nuko mu banyarwanda bose, umubare ndawibuka, mu banyarwanda bose uko tungana utagiye mu byiciro,
ubushakashatsi bwa UNICEF bwagaragaje ko ihungabana ari 26.9% mu banyarwanda twese, utagiye mu cyiciro ni ukuvuga ngo urebe abacitse ku icumu, urebe abasambanywe ku gahato n'ibindi. Ariko noneho iyo ugiye mu byiciro usanga mu cyiciro cy'abacitse ku icumu niho biri hejuru cyane, ubwo bushakashatsi nicyo bufasha kureba za porogaramu zikwiye kwitabwaho n'ibyiciro by'abantu bikwiye kwitabwaho abarimo. Ikigaragara kinini ni uko iki kibazo cya trauma cy'ihungabana kigenda gisatira kijya no mu batari bariho mu gihe cya jenoside no mu bavutse nyuma. Ariyo mpamvu rero za gahunda z'isanamitima zigomba kwita kuri ibi byiciro byose. Sinzi niba hari bagenzi banjye. Okay, dufate. Murakoze, nitwa Ufitiwabo Teta, nandikira The New Times. Bimwe bibazo nari mfite yabibajije. Ibyo babajije ubwo murajya mubyihorera mu gihe kitaba. Yego. Ariko nsigaranye ibindi bine. Kereka igihe wakumva mu gisubizo hari ikindi kintu ukeneye ko kiza. Yego. Murakoze. Ikibazo cyanjye cya mbere cyari kijyanye n'ubundi na trauma, ariko ntago yari trauma muri rusange, ngewe yari intergenerational trauma. Iri hererekanwa rya trauma mwari mubigarutse, ariko ntago nsobanukiwe neza. Ntabwo ndi impuguke muri ibyo bintu. Icyo kiganiro muzakigirana na Minisante, bazabaha gahunda yabyo nuko babikurikirana. Murakoze. Hanyuma ikindi kibazo cyanjye cya kabiri cyabazaga ngo nyuma y'imyaka 29 abaho igikorwa cyo kwibuka, mubona bifashe iki mu muryango nyarwanda mu kwiyubaka? Icyo nicyo kibazo cyanjye cya kabiri. Hanyuma icya gatatu cyabazaga ku byaha bijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside, uyu munsi mubona bihagaze gute, byiganje mu kihe cyiciro cy'abantu? Icya nyuma ni imanza zigenda zicibwa mu bihugu by'amahanga, urugero ni nk'urubanza rwa Kabuga kuri uyu munsi rusa nk'uruhagaze mu gihe urukiko rukeneye gufata umwanzuro wa nyuma. Ese zino manza zo mubona bigenda bite? Ubutabera buratangwa cyangwa haracyari ikigomba gukorwa? Murakoze. Reka mpere ku icyo cya nyuma, bajije bwa nyuma. Ndagiha ibisubizo bibiri. Icya mbere mu buryo bwa rusange, ariko nze no ku iki cya Kabuga, nubwo nacyo kireba Minisiteri y'Ubutabera nyirizina, ariko inzego za leta ziruzuzanya. Kubirebana n'ubutabera ku manza z'abakoze jenoside bubera mu mahanga, buri ku gipimo cyiza ku buryo bubiri. Icya mbere nuko hari ibihugu byinshi byamaze gushyiraho amategeko ahana icyaha cya jenoside aho yabera hose, kandi bitari biyafite. Gushyiraho amategeko bifite akamaro kuko bituma abakoze jenoside bashobora gukurikiranwa, kuko itegeko ridahari nta umuntu yashingiraho gukurikirana abo bantu. Hari ibihugu byamaze gushyiraho amategeko, yewe hari n'ibihugu byanashyizeho n'itegeko rihana ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi. Harimo Ubufaransa, harimo Ubutaliyani, Ubusuwisi, Ububiligi, Luxembourg n'ibindi. Ayo mategeko rero afasha ko u Rwanda binyujije mu nzego za diplomasi n'iz'ubutabera bikorana n'ibyo bihugu kugira ngo tubagezeho dosiye zabo tuzi bahungiye muri ibyo bihugu, tubasaba kubakurikirana. Kandi ibihugu byagiye bibikora kuva mu mwaka wa 2000, hagiye haba imanza zitandukanye. Mu Bubiligi habaye imanza zirenga 10, mu Bufaransa naho ubu bari ku kigero tubona ari cyiza, kuko izi manza ziratinda. Icyo mugomba kumva, zitinzwa cyane cyane n'iperereza. Gukora dosiye bimara igihe kinini, kuko urumva ni dosiye zikorwa n'abanyamahanga ku muntu w'umunyamahanga nawe wahahungiye. Tuvuge n'umuntu yarahungiye mu Bufaransa, inzego z'ubugenzacyaha z'Abafaransa nizo zifata ya dosiye zikaza gukora iperereza mu Rwanda, zikanakora iperereza ahandi hose zibona zikeneye ibimenyetso. Bifata rero umwanya, ariko ubu turishimira ikigero bimaze kugeraho, gusanga ibihugu byinshi byarabyumvise kandi bigenda bikorwa. Ubufaransa nibwo nariho, muzi ko umwaka ushize habaye urubanza rw'uwari prefet wayoboraga prefetura ya Gikongoro, Laurent Rukibaruta, yakatiwe igifungo cy'imyaka 25. Ubu urubanza rwe ruri mu bujurire. Mbere hari habanje urubanza rwa Claude Muhayimana washinjwaga jenoside yakoreye ku Kibuye,
mu karere ka Karongi, nawe yakatiwe igifungo cy'imyaka 14. ubu urubanza rwe ruri mu bujurire. Ejo bundi mu kwezi kwa gatanu haratangira mu Bufaransa urundi rubanza rwitwa Philippe Hategekimana. Philippe Hategekimana yari umujandarume i Nyanza, ashinjwa jenoside yakoreye mu mujyi wa Nyanza no mu karere mu gace k'Amayaga, za Ntyazo n'ahandi. Mu kwezi kwa 11 nanone k'uyu mwaka hazatangira urundi rubanza mu Bufaransa rwa Dr Sostene Munyemana ushinjwa ibyaha yakoreye mu mujyi wa Butare. Murumva ko turi ku kigero cyiza, niba mu gihugu kimwe mu gihe kitarenze mu mwaka umwe bashobora guca imanza ebyiri byibura, ni ikintu cyiza kuko uriya rubanza rumara ku bijyanye n'iperereza cyane cyane nabibabwiye. Mu Bubiligi naho hari izindi, ariko nubwo tubyishimira turacyifuza yuko umuvuduko waba mwinshi kurushaho, imbaraga zashyirwamo nyinshi, kuko urebye dufite impapuro zisaba gufata abantu bakoze jenoside zirenga 1000 zohererejwe ibihugu by'amahanga bitandukanye harimo n'ibihugu bya Afurika. Urebye rero ubu ngubu nta gihugu cya Afurika na kimwe cyari cyacira urubanza umuntu wakoze jenoside, nta na kimwe. Ariko dufite ibihugu bya Afurika byagiye bitwohereza abantu, yaba Uganda, DRC, Malawi gutyo. Ariko turifuza ko n'ibihugu bya Afurika nabyo byakubahiriza ibiteganywa n'amasezerano mpuzamahanga, bagacira imanza abo bantu bari ku butaka bwabo cyangwa bakabohereza mu Rwanda. Nicyo dukomeza gukorana n'inzego zibishinzwe kugira ngo bigerweho. Kubera n'urubanza rwa Kabuga nyirizina, urubanza rwa Kabuga ngira ngo murabikurikira muri abanyamakuru, yerekana ko akuze, kandi na raporo z'abaganga zikagaragaza yuko hari aho agera ubushobozi bwo gukurikira urubanza ntibube buhari, ku buryo na dosiye y'abamuburanira basaba ati Kabuga akwiye kurekurwa, ntafite ubushobozi bwo kuba yaburanishwa. Ubu rero abacamanza bagomba gufata icyo cyemezo bashingiye kuri raporo z'inzobere zatanze. Abacamanza bagomba gufata icyo cyemezo, ubwo tuzareba icyemezo bazafata. Icyo twese twifuza ni uko urubanza rwagombye kuba, kugira ngo uruhare rwa Kabuga rugaragazwe, niba yaragize uruhare muri jenoside bisobanuke, bigaragaza ibyo ari byo, niba kandi nabwo nta n'ibimenyetso wenda bibonetse nabyo bigaragare, ariko urubanza rwashoboye kuba. Tusaba rero yuko izi procedure, ni ukuvuga ubu buryo bwo kugira ngo icyemezo gifatwe, ko byakorwa mu gihe kitari kinini, byoye kuba birebire cyane, kugira ngo nyine, kuko kubera ko akuze uko igihe gihita ni nako iminsi nyine y'ubutabera nayo iba yahungabaniye ibitubahirijwe. Nicyo dusaba. Ubwo rero turacyategereje icyemezo abacamanza bazafata, nicyo tuzakurikiza. Bon, kubirebana na kwibuka twiyubaka byifashe bite, nabivuze mu ijambo nahereho ko byifashe neza. Byifashe neza. Icya mbere nuko kwibuka cyabaye igikorwa cyinjiye mu muco nyarwanda, ntabwo kikiri igikorwa kiri mu itegeko gusa, ntabwo kikiri mu itegeko, kiri mu itegeko nshinga, yego hari n'itegeko ribigenga, ariko byamaze kuba kamere, ni umuco, byatwinjiye mu muco nyarwanda. Yewe no mu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2020 ku birebana n'urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda, byagaragaje ko kwibuka abanyarwanda barenga 90% bagaragaza ko kwibuka bibafasha kuzirikana amateka, ariko bafasha no mu ntambwe y'ubumwe, mu gushyigikira ubumwe. Ibyo rero ni igipimo cyerekana akamaro k'iki gikorwa. Kwiyubaka nabyo nuko birajyana, muzanarebe no mu buhamya bwose abantu batanga. Mfashe iyo ngingo gusa, mfashe ubuhamya butangwa n'abacitse ku icumu, nta n'umwe urangiza ubuhamya bwe atagaragaje uburyo kuba inkotanyi zaramurokoye zikamusubiza ubuzima, igihugu bwacyo cyamufashije kwiyubaka, kimuryo bwo kwiyubaka, ariko nawe ubwe ashobora kubigeraho koko. Ni indi nzira yabereka ko iki gikorwa cyo kwibuka gifite akamaro. Ingengabitekerezo ya jenoside yifashe ite? Aha naho ngira ngo mwaranabikurikiye no mu nama y'igihugu y'umushyikirano byaganiriweho. Ingengabitekerezo ya jenoside yaragabanutse kandi ku gipimo gishimishije,
kuri 94.7%. 94.7% bigaragaza yuko abanyarwanda bamaze kugera ku gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge, bikanerekana ko n'ingengabitekerezo ya jenoside yagabanutse urebye n'imyaka yashize. Ahandi bigaragarira ni mu bukana bw'uko ingengabitekerezo ya jenoside yigaragaza. Mu myaka yashize akenshi ingengabitekerezo ya jenoside yarangwaga n'ibikorwa bikomeye birimo kwica, gukomeretsa, gusigira abantu ubumuga bunini. Ubu ibyinshi usanga biri muri za message, mu butumwa abantu bohereza abandi, haba kuri telefone, urupapuro umuntu yohereza kandika. Ejo bahoze banyereka umuntu wagiye mu karere ka Rubavu hariya ku mupaka, hafi inzira ku mupaka aho bitara Koronishi, yandika ku rukuta ngo nta jenoside yakorewe abatutsi yabayeho, aragenda. Ni bene ibyo bisigaye, umuntu nko witwikira ijoro akaza kandika ijambo nk'iryo. Icyo ni icyaha cyo guhakana jenoside n'ibyo, ariko bitandukanye no kujya kureba wacitse ku icumu kamwica. Byaragabanutse rero, kandi turifuza ko bikomeza kugabanuka kurushaho, kuko ubu ngubu icyo abanyarwanda bakeneye na kera icyo bari bakeneye ni ukubana. Ingengabitekerezo ya jenoside ntawe igirira akamaro. Ni ngombwa rero gukomeza kwigisha, ariko no guhana abo yagaragayeho. Mu gihe cyo kwibuka turacyabona ingengabitekerezo ya jenoside igaragara, umubare uriyongera. Ntabwo twareka kubivuga ko mu gihe cyo kwibuka niho tubona umubare munini uzamuka, ku buryo buri mwaka usanga mu gihe cyo kwibuka hari abantu bari hagati ya 200 na 300 mu gihe cy'amezi 3 bakurikiranwe ku icyo cyaha. Dufashe imibare yari buko ibimeze, biratwereka rero ko hari urugendo tugomba gukomeza gukora mu kwigisha bijyanye n'imibanire y'abanyarwanda, ariko no gusobanurira abanyarwanda kwirinda iki cyaha no kutagikora, ahubwo tugakomeza inzira y'ubumwe no kubana. Ndumva ari ibintu nabivugaho kwibi. Reka dukomeze ariko mwihute. Murakoze. Nitwa Ntarindwa Frank. Si ngombwa ko buri wese abaza uwumva abandi babajije icyo yari afite. Murakoze. Ndi mwimenyereza mwuga kuri The New Times. Nifite ikibazo kibaza ngo n'uruhe ruhare rw'abashakashatsi b'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kugaragaza ukuri nyako kuri jenoside yakorewe abatutsi. Murakoze. Mu kibazo cyawe harimo n'igisubizo. Uruhare rw'abashakashatsi b'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga ni ugukora documentation ku mateka. Ni ukuvuga ni ukwegeranya, gukusanya, guhuza, gusesengura ibimenyetso byose bigaragaza itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi, ibyayiranze, kuko jenoside igizwe n'ibice bibiri, reka tuvuge na bitatu. Icya mbere ni umugambi wo kwitegura, ikorwa yabanje gutegurwa. Umugambi rero niho ugaragarira mu itegurwa ryayo. Jenoside yakorewe abatutsi rero ifite ibyayiranze mu gihe cyo kwitegura, haba mu buryo bwa politike, haba mu buryo bwa gisirikare, haba mu buryo bw'icengezamatwara mu mashyaka n'ibindi. Uba kureba uburyo bwose jenoside yakorewe abatutsi yasesenguwemo. Itangazamakuru ni iki. Hanyuma icyiciro cya kabiri, uko yakozwe nanone hakagaragazwa mu buryo busesenguye ibirebana n'ikorwa ryayo. N'ikorwa ryayo harimo byinshi, harimo n'uburyo bwakoreshejwe mu kwica abantu. Hari abishe barashwe, benshi baratotejwe, ibyo byose. Ni ukuvuga ibiyiranga, yewe n'umwihariko wagiye uranga buri hantu aho yakorewe. Muzi ko uzabona hari nk'aho abantu bagiye birwanaho. Dufate hakurya himwurire mu karere ka Rwamagana, abantu birwanaho bahangana n'interahamwe, biba ngombwa yuko leta ijya kuzana abasirikare na za helicopter, indege ziba arizo zibarasa. Ibyo byagiye banahandi. Aho murumva turi mu buryo jenoside yagiye ikorwa, hakarebwa ku rwego rw'igihugu, ariko n'umwihariko wa buri karere. Niyo mpamvu rero hano mu gihugu ubu ngubu hariho gahunda yaratangiye rwose iri hafi kugera ku musozo yo gukora ubushakashatsi mu nzego, haba mu nzego za leta n'iz'abikorera, harebwe n'uko jenoside yakozwe mu izo nzego. Dufata ikigo nka Beneri, uko cyari giteye n'abakozi bacyo bafite uruhare bagizemo,
barayikora barayiyobora, bamwe bica bagenzi babo. Ayo mateka akagaragara muri buri kigo. Noneho n'akarere, buri karere kagakora ubushakashatsi bwerekana mu mbibi zako za komine zagahurijwemo uko jenoside yateguwe n'uko yakozwe, ndetse n'uburyo abantu bongeye kubana nyuma ya jenoside, ntiduhere muri iyo periode gusa. Ubu rero uturere twinshi tumaze kurangiza ubwo bushakashatsi na za ministeri. Hariho n'abashakashatsi ku giti cyabo bandika ibitabo, byaba ibitabo by'ubuhamya cyangwa ibitabo bicukumbuye by'umushakashatsi runaka. Hari za filime zikorwa, zaba iz'abanyarwanda zaba iz'abanyamahanga. Bifite rero akamaro ko kugira ngo bigaragaze ibiranga aya mateka yose ya jenoside, kandi bizasigare ari umurage ukoreshwa n'urubyiruko rw'ubu ndetse n'uruzaza. Ariyo mpamvu dukomeza no gushishikariza n'abantu ku giti cyabo ndetse n'ababayemo aya mateka gukomeza kwandika, cyangwa se no gukoresha ubundi buryo. Ushobora gukoresha uburyo bwo gufata ubuhamya bugashyirwa kuri YouTube n'ibindi n'ibindi. Twebwe hano muri ministeri ubuhamya turabwegeranya ahantu hatandukanye, tukabukusanya, baba abakozi bacu cyangwa se n'ubuhamya bwatangiwe mu gihe cyo kwibuka, tukabushyira hano muri bibliothèque mu isomero, ku buryo inzobere n'abandi bashakashatsi bashobora kubukoresha. Turakorana na za kaminuza nabwo kugira ngo no mu gukora mu kwandika ibitabo byo gusoza amashuri, muzi ko namwe muri kaminuza murarangiza. Iyo umunyeshuri arangije kaminuza hari igitabo yandika. Kubiga rero amashami amwe namwe tugenda tubaha ingingo tubona bakwiye gucukumbura, zaba izijyanye n'amateka cyane cyane ya jenoside yakorewe abatutsi, by'umwihariko ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, ubudaheranwa, akamaro k'itorero n'ibindi, kugira ngo ibyo nabyo bijye mu mateka kandi bigira ahantu bibarizwa, bibe byanditse, bishobore kuba byakoreshwa. Murakoze. Nitwa Ibarushimuhwe Bihoyiki Kevin, nkorera BTN TV. Nari mfite ikibazo cya mbere kijyanye na ubwo twari turi mu gihe cya JRG turashima, mwagarutse ku kintu kijyanye n'inkunga zinyererwa abatishoboye bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Muvuga ko mwasanze hari bamwe mu bakabaye bifite izi nkunga bazibona zitakabaye zibagenewe, ndetse ko hagiye gukorwa ubugenzi icyo kibazo kigashakirwa umuti. Byaba bigeze he? Munanaduha clarification nyine kuri icyo kibazo. Hanyuma ikindi cya kabiri ndakibaza Honorable Julienne, ni ikijyanye n'abana tuvuga ko nyine batazi inkomoko yabo, bagaragaje bimwe mu bibazo bagifite kugeza kuri ubu ngubu bikibangamiye ubuzima bwabo bigiye bitandukanye, kutabona aho kuba n'ibindi. Ese ho bimeze bite kuri icyo kibazo? harateganywa gukora iki? Ikindi, komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda ndetse no kurwanya jenoside mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite, yagaragaje ko gahunda yo gushyira inzibutso z'u Rwanda, zimwe ngira ngo ni Gisozi, harimo Ntarama na Bisesero, harimo imbogamizi y'uko yego Nyamata, harimo imbogamizi y'uko urwa Nyamata ari rutoya. Iyo mbogamizi iraza gukorwaho iki? Icya nyuma ni icy'urwibutso cyangwa se ikimenyetso kiri muri Tanzania, bivugwa ko hariho amagambo apfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ho bimeze bite iyo gahunda yo kuba byakosorwa, noneho gushyira ibimenyetso ku nzuzi no ku biyagaho bigeze? Murakoze. Julienne araza gusubiza ku ibyo n'iki kijyanye n'inkunga zihabwa bifite, ariko sinanavuga zihabwa, ni ukuvuga n'abifite batubeshya. Ntabwo twe tuzibaha tuzi ko bifite, baratubeshya bakiba bagatirisha tubitandukanye, kuko tuzi ko bifite tubazi. Ntabwo inkunga twayibagenera. Inkunga igenerwa abacitse kuri mu rya jenoside yakorewe abatutsi batishoboye. Icyanyuma rero ni ikihe? Gushyira ibimenyetso ku nzuzi no ku biyaga. Oh, okay. Yes. Icyo twaragisobanuye ikijyanye no gushyira ibimenyetso ahiciwe abantu cyangwa havanywe imibiri. Icya mbere, ntabwo ahantu hose hiciwe abantu hazajya ikimenyetso, kuko ufasha ahantu hose hiciwe abantu ukahashyira ikimenyetso, igihugu cyose wakirangiza. Mu Rwanda hari za bariyeri ahantu henshi cyane. Dufashe umujyi wa Kigali wose hari ahantu henshi cyane hari za bariyeri hiciwe abantu,
aho rero hose ujye uhashyira ikimenyetso hasigara hehe. Twafashe rero uburyo bwo gukemura icyo kibazo, ni ukuvuga ahantu bigaragara ko hafite amateka yihariye adakwiye gusibangana kuba hariciwe abantu. Icya mbere ni uko amateka y'abantu yandikwa, akagira aho yandikwa akaba ahari agaragara, haba mu bushakashatsi bw'akarere cyangwa se bw'ikigo runaka. Hanyuma ikimenyetso ni tuzajya dukoresha cya kimenyetso gikoreshwa mu kwibuka, cya kindi kimenyetso cy'urumuri. Nta kimenyetso gishya kizongera kujyaho kivuga ngo dore ikimenyetso kiranga jenoside. Kirahari, ni ikimenyetso n'ubundi cy'urumuri rutazima gikoreshwa haba mu gihe cyo kwibuka no mu gihe kindi. Kiriya kimenyetso kiroroshye. Niba ari ahantu hiciwe abantu, tuvuge ku bitaro, fasha ibitaro nko bya CHK, ushobora gufata ikimenyetso ukacyomeka no ku rukuta, ntabwo bisaba ngombwa kugishinga ukwacyo, noneho ubwo amateka akaba yanditse aho hantu. Ni kuvuga ikimenyetso kidatwara umwanya kandi gishobora gusobanura koko amateka. Ku nzuzi rero turabizi ko ku nzuzi nyinshi, Nyabarongo n'ahandi hiciwe abantu, Muhazi n'ahandi, icyo gihe inzego zibireba, inzego z'ibanze, akarere n'imiryango y'abacitse ku icumu n'izindi nzego zose bazicara baganire, bareba ahantu hafite amateka adasanzwe koko. Nko kuri Nyabarongo hari ahantu hazwi bakunze kwicira abantu benshi, nko kuri Ruriba hariya. Icyo gihe hashingwe cya kimenyetso gishobora no kubakirwa, hakajya inzu y'amateka ibisobanura mu buryo bugaragara, ariko udafashe ikimenyetso ngo ucyuzuze ku migezi yose kuko ntibyashoboka. Ku magambo yari yanditse ku rwibutso ruri muri Tanzania, Ingara, ni urwibutso rushyinguyemo imibiri yatawe mu Kagera. Amagambo ubu ngubu urwibutso ruri mu mahanga buriya ni Minafeti rushinzwe, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, kuko nayo ishinzwe n'ubundi bikorwa by'umubano n'amahanga. Hamaze iminsi rero hari ibiganiro hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Tanzania binyuze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kureba uko urwibutso rwatunganywa. Ubu igihugu cya Tanzania cyamaze kwemera guha u Rwanda buriya butaka bwubatseho urwibutso, biri mu nzira yo kugira ngo icyemezo cyarafashwe kuduha ubutaka bukaba u Rwanda. Noneho ubutaka bw'u Rwanda nibimara kurangira, icyo cyemezo nikimara gushyirwa mu bikorwa, u Rwanda ubu ngubu rero rurashaka uburyo turiho turakora inyigo yo kureba uko urwo rwibutso rwakubakwa neza rugatunganywa mu buryo nyine buhesha icyubahiro n'abahashyinguwe nako mumbabarire. Ariko amagambo yarakosowe, icyapa cyavanyweho kuko yari amagambo atariyo, yagaragazaga ikintu kijyanye nka double genocide, sinibuka neza ko yari ameze, ariko ibyo byavanyweho. Hanyuma rero ruzatunganywa muri ubwo buryo maze kubasobanurira. Gushyira inzibutso mu murage w'isi wa UNESCO, urabaza ngo hagaragara ko Nyamata ari ntoya afite icyo bizabangamira. Oya, ntabwo ikibazo kiri ku buso butoya cyangwa bunini ku rwibutso runuru, kuko mu bishingirwaho kugira ngo ahantu runaka hinjizwe mu murage w'isi wa UNESCO, ntabwo ubuso burimo. Icy'ingenzi ni uburyo urwibutso rucunzwe no kwerekana ko igihugu gifite ubushake n'ubushobozi bwo kuzita kuri urwo rwibutso igihe kinini. Ahubwo mu kubaha amakuru nababwira ko urwibutso rwa Nyamata no mu mpuguke za UNESCO zihasuye ahubwo bagaragaza ko rwaza mu za mbere, bo basanga ruri mu za mbere zerekana koko imiterere ya jenoside nuko yagenze kurusha izindi. Kubera iki? Kubera ko Nyamata, Kiliziya ya Nyamata iracyateye neza nk'uko yari imeze muri 1994 abantu bahicirwa. Uko yari imeze, urabona amasasu aho yanyuze, haba hejuru mu bisenge no mu mpande, kandi ya Kiliziya iracyari yayindi ntihahindutse. Bisesero harubatswe n'urwibutso rushya rutariho muri 1994. Gisozi ntabwo yariho, ntabwo iyo nzu yariho. Iyo ni critère bita authenticité mu Gifaransa, yitabwaho cyane. Authenticité ni ukuvuga kuba site imeze nk'uko yari imeze mu gihe icyo gikorwa cyakorwaga, ku buryo abahasura babonye site ubwayo
bashobora no guhita bumva ayo mateka bitabavunnye bidakeneye n'undi wundi bibasobanurira, ariko babona iyo kiliziya bakabona koko aho abantu bicaraga, bakabona iriya myenda niko yari iteye, nta cyahindutse. Gahunda igeze ku rwego rwiza, dosiye y'u Rwanda rwarayitanze nababwiye. UNESCO imaze iminsi yohereza impuguke hano. Impuguke za nyuma zihavuye mu kwezi kwa gatatu hashize ibyumweru 2 zirangije raporo zigejeje kuri UNESCO. UNESCO izayisuzuma iyigereranya n'iy'u Rwanda, ariko iyo baje impuguke zigasura zitwereka ko dosiye basanga ko imeze neza. Hari ibyo badusaba gukosora tukabikora. Ikinini cyane bibandaho ni ugukomeza kwita ku nzibutso, gukomeza kwita ku nzibutso cyane cyane no gushyiraho amateka. Gushyiraho amateka ni intambwe tubona ikwiye gukomeza kwitabwaho, kuvuga amateka yaharanze ku buryo n'uhasuye ashobora kumenya ayo mateka bitabaye ngombwa ko haba umugide cyangwa umugenda amusobanurira. Aho niho tugomba gushyira imbaraga. Inama rero izaba mu kwezi kwa cyenda. Mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka, turizera yuko hazavamo igisubizo cyiza kandi tuzaba tubyizeye. Okay. Murambabarira, hajemo gahunda yihutirwa cyane isaba kwita ngenda. Ubwo PS arayikomeza. Bafashwa batakabaye bafashwa, reka mbanze nsobanura ubundi inkunga zitangwa n'uburyo zitangwamo. Ubundi abacitse ku cyuma cya Jenoside yakorewe Abatutsi bari mu byiciro bitandukanye, ku buryo usanga n'inkunga bakeneye ziba zitari zimwe. Hari inkunga y'uburezi ihabwa benshi, bari mu cyiciro cy'urubyiruko, bafashwa kwiga bakarirwa amafaranga y'ishuri, bagahabwa n'amafaranga bafasha igihe biga, iyo twita bourse cyangwa living allowance. Akaba inkunga y'ubuvuzi, dufasha abafite uburwayi butandukanye ubundi bagombye kwivuza bakoresheje mituweli cyangwa ubwisungane mu kwivuza benshi muri bo, ariko ugasanga rimwe na rimwe ubuvuzi bakeneye mituweli ntibwishyura cyangwa ntiyishyura bwose, kandi uruhare umurwayi asaba kwitangira ni runini ntashobora kurwishyurira. Indi nkunga dutanga ni inkunga y'amacumbi ku badafite amacumbi badashobora no kuyibonera. Hakaba imishinga iciriritse ibyara inyungu n'inkunga y'ingoboka. Izo nkunga rero zose abazihabwa, icya mbere bagomba kwemezwa ko batishoboye kandi barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Igikorwa cyo kwemeza ko umuntu yarokotse kandi ko atishoboye kibera aho yarokokeye, aho bamuzi, kuko niho baba bafite amakuru. Rimwe na rimwe rero muri izo nkunga zose nari mvuze hari ubwo usanga habamo ikintu nakwita cy'amarangamutima kubemeza, ariko rimwe na rimwe hakaza n'uburiganya kubemezwa. Impamvu mvuga amarangamutima ni uko iyo umuntu agiye mu nteko aho yarokokeye, akenshi agasaba ko bamwemeza nk'umuntu ukwiye gufashwa, hari ubwo usanga bamufasha nyine bakamwemeza, ariko hakaba n'abo bemeza batazi mu by'ukuri amakuru yose ajyanye n'imibereho yabo. Mfata urugero nk'umuntu warokokeye mu karere ka Gatsibo, akava akiri umwana akaza agatura mu mujyi wa Kigali, iyo asubiye iwabo ntashobora kumakana ko atarokotse, ariko ko yishoboye cyangwa atishoboye ibijyanye n'imibereho ya buri munsi bizwi cyane n'aho atuye kurusha aho yarokokeye. Niyo mpamvu hari igihe usanga mu bo dufasha dusangamo abantu ubundi inkunga bahabwa batakabayihabwa. Ngiye gufata ingero ebyiri. Muri gahunda y'ubuvuzi, ubundi abo dufasha bakwiye kuba bakoresha ubwisungane mu kwivuza, noneho tukabunganira ku kiguzi cy'ubuvuzi ubwisungane mu kwivuza butishyura. Fasha urugero nk'abantu bafite ikibazo cy'impyiko zitagikora neza, bakenera kuyungurura amaraso bakoresheje imashini, ibyo bita dialyse. Ni ubuvuzi buhenda, usanga inshuro imwe kujya kuyungurura amaraso bitajya munsi y'amafaranga 100,000, kandi abakoresha izo mashini babikoresha nibura 3 mu cyumweru. Mituweli yo itangiye gufasha umuntu ufite icyo kibazo ibimukora mu byumweru 6. Nyuma y'ibyumweru 6 ntabwo abakishyurirwa na mituweli. Ugasanga rero hari abantu b'abacuruzi
bafite ubucuruzi, bafite umutungo, abantu bafite ubundi buryo bashobora kwivuza nk'abafite assurance nka Rama n'izindi zitangwa n'ibigo by'abikorera, asaba nk'umuntu ukoresha mituweli kugira ngo tumufashe kwivuza kubera ko mituweli itagitanze ya nkunga nyuma y'ibyumweru 6, tukamuvuza 100% yaduhishe ko afite ubundi bwishingizi, ubundi yagombye kuba yishyurirwa 15% cyangwa 10%. Icyo gihe rero biragorana iyo utacukumbuye neza kuzamenya ngo uyu muntu afite ubundi bwishingizi, uyu muntu afite undi mutungo, aho yakaba yavana ubushobozi. Icyo ni icyiciro kimwe. Ahandi fashe ibijyanye n'amacumbi, ubundi dufasha udashobora kwibonera icumbi kuryubakira ariko adashobora no kwikodeshereza, kubera ko abantu bose namwe mwese muri hano mufite aho mutuye, ariko ntabwo buri muntu wese aho atuye aba ari inzu ye ku giti cye. Muri gahunda y'amacumbi tumaze n'iminsi twaragiye mu turere nyine kureba mu by'ukuri ku kibazo giteye. Hariho twasanze abantu barubakiwe inzu akaba mu by'ukuri atayikeneye kubera ko afite ahandi aba, inzu yayisize mu cyaro arayikodesha cyangwa aranayigurisha. Hari abantu usanga uretse kuba adakwiye kuba yarubakiwe iyo nzu, adakwiye kuba yaranayigurishije, ariko umuntu w'umusore wafashijwe kwiga kaminuza akayirangiza akaba afite ahantu akora cyangwa gishakisha ubushobozi bwo kubaho, ntabwo umushyira mu cyiciro cy'abantu batishoboye bakwiye gufashwa kubona icumbi nk'umukecuru cyangwa umusaza w'imyaka 70 urwaye udashobora kwiyubakira inzu. Naho ngaho rero umuntu agenda abibonera, ariko mu gukemura icyo kibazo cy'ababeshya cyangwa se abakoresha uburiganya cyangwa bashobora kugira amarangamutima bakemeza umuntu mu cyiciro adakwiye kwemezwamo, harimo gukorana n'inzego z'ibanze no gukorana n'imiryango iharanira inyungu z'abacitse ku icumu, hanyuma no kwifashisha ikoranabuhanga kugira ngo dushobore guhuza systeme amakuru dufite yabo dufasha muri gahunda zitandukanye n'amakuru y'ibindi bigo. Mfasha urugero nko guhuza na RSSB byatuma tumenya ninde ufite Rama ninde utayifite, ku buryo utavuza umuntu nk'udafite ubundi bwishingizi kandi abufite. Icya kabiri mwari mwabajije, nibaza ko icyo cy'abafashwa badakwiye gufashwa byumvikanye, nubwo tuzi neza ko kwishobora no kutishobora ari ibintu bihinduka. Umuntu ashobora kuba ari mu gice cy'abishoboye ubu ngubu, ejo ugasanga ntiyishoboye. Ibyo nabyo ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu bidahinduka, bishobora guhinduka ukava mu bishoboye ukajya mu batishoboye, nk'uko ushobora kuva mu batishoboye ukajya mu bishoboye, binyuze muri gahunda zitandukanye zifasha abantu, cyangwa se uko umuntu yagerageza kwirwanaho muri kwa kudaheranwa agashobora kugira uko atera intambwe. Ku kibazo cy'abana batazi inkomoko yabo, nibyo hari abasore n'inkumi bisanze batazi aho bakomoka kubera amateka yacu, by'umwihariko Jenoside yakorewe Abatutsi. Abenshi muri bo n'abana batoraguye ari bato bakajya mu bigo by'imfubyi cyangwa se bakarerwa n'imiryango y'abatoraguye icyo gihe. Icyo navuga ni uko ntabwo ari abantu batigeze bagira icyo bafashwa na gato, kubera ko binyuze muri Minaloc, binyuze muri CNLG igihari no mu zindi nzego, aba bana bagiye bafashwa. Harimo abarira mu mashuri bariga, hari abafashijwe muri za gahunda zo guteza imbere abatishoboye, ariko by'umwihariko dushingiye no ku bushakashatsi bwakozwe na Unity Club Honorable Minister igeze kuvugaho, ndetse no ku busabe bwa bamwe muri bo, twagize inama nabo ababahagarariye n'imiryango bibumbiyemo mu kwezi gushize. Turaganira, harimo nyine abarangije kwiga banashimiraga rwose ubufasha bahawe, hari abafite ibyo bagezeho ariko hari n'abagifite ibibazo. Icya mbere twagira ngo tumenye nubwo hari ubufasha bagiye bahabwa binyuze mu nzego zitandukanye, uyu munsi ni bande, bari hehe, bafite ibihe bibazo, kugira ngo tumenye n'uburyo bakwiye gufashwa. Ikindi ariko ni uko gahunda zifasha abatishoboye ntabwo ziba muri Minubumwe gusa. Uwo musore cyangwa iyo nkumi ashobora kudafashwa nk'uwacitse ku icumu, kuko kugeza ubu biba bigoranye no kwemeza niba yaracitse ku icumu koko, ariko agafashwa binyuze muri gahunda zindi zifasha abatishoboye. Niyo mpamvu twashaka kugira ngo tugire imibare, tugire ibyegeranyo. Mwabajije ku bibazo cy'icumbi, ntabwo bose ikibazo bafite kibahangayikishije uyu munsi. Ushobora gusanga ku nimero ya mbere haza icumbi, aho ushobora kuvuga ati ngewe ngize amahirwe nkajya mu ishuri nkiga umwuga bizamfasha kwirwanaho. Hari ukuvuga ati ndarwaye sinshobora kwivuza. Ni ukuvuga ngo bagiye bafite ibibazo bitandukanye ku buryo n'inkunga bakeneye n'uburyo bwo kubafasha zakurikiza ibibazo n'imiterere ya buri muntu wese.
icyo navuga ni uko ntabwo igisubizo ari kimwe kuri bose, kuko n'ibibazo bafite si bimwe, biraterwa n'umuntu iyi myaka ishize atazi umuryango we yari hehe, yafashijwe iki muri ubwo buzima, yaba ari n'umuryango wamufashe wamwakiriye, yaba ari inzego za leta binyuze muri gahunda zitandukanye. Ariko iyo nama twagize yatumye tugira amakuru, yatumye tugira contact, tumenya aho bari, kandi tuzakomezanya nabo kugira ngo tugende dufashanya, atari twebwe nka Minumwe gusa, n'izindi nzego, yaba ari Minaloc, yaba ari Migeprof, n'izindi nzego, kugira ngo ibibazo bafite nk'abandi banyarwanda dushaka uburyo tubafasha kubisohokamo. Murakoze. Murakoze. Nitwa Gabriel Imaniriho, nkora ku Isango Star Radio na televiziyo. Bimwe mu bibazo Gabriel buretse gatoya, hari icyo nshaka kubasaba. Nagira ngo ibibazo turimo tubaza biragaruka cyane cyane ku buzima busanzwe bwa minisiteri. Ngira ngo n'ubwa mbere minisiteri yacu ihuye n'abanyamakuru, hariho benshi bifuzaga kuzadusura kugira ngo barebe uko dukora ndetse n'ibyo dukora. Nagira ngo rero mbasabe tujye kwakira ibibazo bibiri ubu mu kanya, hanyuma noneho turaza kureba undi mwanya tuzongera guhura namwe, kuko ni ibibazo bisanzwe rwose, kandi minisiteri yacu irafunguye, amarembo arafunguye. Mu minsi yashize ntabwo twari dufite abantu bashinzwe communication, ariko ubu ngubu turabafite, dufite department ishinzwe communication. Igihe cyose mwadushakira tuzongera dukore indi press conference, ariko mutwihanganire twakira ibibazo bibiri. Hari wari watangiye kuvuga ko twibanze kuri ruhande, then turaza no kuri ruhande, hanyuma ndimo ndabasaba ubundi ntabwo bisanzwe yuko dushobora guhagarika gutya, ariko mutwihanganire, ni ibintu bidasanzwe. Mwumve yuko natwe turi muri situation idutunguye kandi idasanzwe, kandi nizera ko mubinyemereye, sibyo? Ndanyarutsa mubaze ikibazo kimwe, hanyuma duhe amahirwe. Harabaza umugabo, harabaza umukobwa, kugira ngo hazemo gender balance. Hanyuma ubundi ndabasabye rwose mutwihanganire, dushobora kuva aha ngaha twemeranije yuko mu minsi mike twongera tugakora ikindi kiganiro kiduhuza, kugira ngo noneho mudufashe tuganire ku bibazo bisanzwe by'imikoranire ya minisiteri. Ndakira uriya mugabo, hanyuma Paul arahitamo umudamu tuza guha ijambo. Nta kibazo. Sawa. Yes, urasa ku ntego. Yego, hari icyo honorable uwacu ashobora kuba atatubwiyeho ku cyo Kevin yaramubajije wa BTN. Ntago ari cyo kibazo, ariko nagihaze kugikomozaho ku cyo gusanira abatishoboye inzu zangiritse barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Mwaza kugikomozaho ibikorwa bigeze, kuko mu myaka 2 ishize mwagaragaza ko icyo kibazo gihari kandi mukizi, ari cyo muri kugikoraho. Hanyuma ikibazo cyane mfite ku birebana n'aya mabwiriza yo kwibuka ku nshuro ya 29, hari aho musaba ibigo n'inzego zose zizategura ibikorwa byo kwibuka gufata amashusho n'amajwi y'iyo gahunda yo kwibuka bazategura. Ku batazabona ubushobozi, ese kicyazababuza kwibuka cyangwa no ubushake bwabo? Murakoze. Nitwa Mbabazi Dorothy, ndi umunyamakuru wa RBA. Nkuko murimo mudusaba kubihanganira, mutwihanganire natwe tubaze. Ubu ngubu naje hano mpagaraye itsinda ry'abantu bose bazakora inkuru zijyanye no kwibuka. Bivuze ngo bampaye ibibazo ndi bubabarize, kandi namwe muri busubize. Murakoze kubyemera. Niyo mpamvu tuguhaye umwanya. Go ahead please. Murakoze. Ibyinshi babibajije, nyakubahwa minisitiri yabishubije, ibindi honorable Julienne yabishubije. Igisigaye turagira ngo mutubwire ku bijyanye na gahunda yo guhuza inzibutso, aho igeze, izahujwe n'izihe, zifashwe ziti. Ikindi nanone hariho gahunda yo kwandika, kubika inyandiko mu buryo bw'ikoranabuhanga, especially izi nyandiko za gacaca byahawe iyi minisiteri. Turagira ngo mutubwire aho bigeze ubu ngubu bishyirwa mu bikorwa. Ikindi kiri busubizwe na honorable Julienne ni ibijyanye n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi.
bakenewe kwivuza n'ubundi mwabivuzeho ariko badafite pini ngira ngo ni umubare ubafasha mu bijyanye no kwivuza. Ndumva ibindi babibajije, muramutse mushubije ibyo rwose mwaba mumfashije. Murakoze cyane Dorothy. Umwanya wo gukora navuga ni nk'isesengura mu gihugu cyose kugira ngo twongere turebe, hashize imyaka 29 n'ibyo Jenoside yakorewe Abatutsi irangiye, hari ibyakozwe, hari amazu yubatswe mu gihe cyashize, hari nayo turimo twubaka ubu ngubu. Twabonye umwanya rero wo ko mu kwezi gushize twongeye tugakora ibarura kugira ngo turebe ese ni bande batari bubakirwa, ese amazu yubatswe akaba ashaje, akaba akeneye kongera kuvugururwa ameze ati. Imibare yose twari kusanije rero ubu turayifite, ubu tujye kongera twongere dukora isesengura, dufatanye n'inzego z'ibanze, noneho dukore navuga nka plan y'uburyo icyo gikorwa noneho tugikora ku buryo navuga bunononsoye, tugenda tureba buri muntu, buri karere, kuko n'igikorwa cyakorewe muri buri karere, kugira ngo tumenye ngo akarere runaka gafite umubare w'amazu angana gutya agomba kubakwa, ndetse n'umubare w'amazu angana gutya agomba gusanwa. Ibyo ngibyo nibyo turimo dukora, ni exercise turimo dukora, twatangiye mu kwezi gushize. Ntekereza yuko uyu mwaka, ku buryo umwaka w'ingengo y'imari utaha tuzaba tuzi noneho imibare y'amazu agomba kubakwa ndetse n'ingengo y'imari izaba ikenewe. Ku bijyanye n'amabwiriza, gufata amashusho ndetse n'amajwi, imwe mu nshingano minisiteri ifite ni ukubungabunga amateka. Buriya iyo abantu barimo bibuka mu kigo runaka cyangwa mu gace runaka, niyo ngo bagira umwanya wo kuganira ku mwihariko w'uko Jenoside yakorewe aho ngaho. Tuba dushaka rero kwegeranya ayo majwi n'ayo mashusho kugira ngo tubizane, tubibike, bigaragaze uwo mwihariko w'amateka. Niyo mpamvu dusaba abantu ngo mufate amashusho, mufate n'amajwi, mutugaragarize uko igikorwa cyagenze, hanyuma tubashe kubungabunga koko ayo mateka. Ntabwo ntekereza yuko ntabwo ari ibintu bigiye gukorwa bwa mbere, kuko basanzwe babikora akenshi ahantu haba igikorwa cyo kwibuka, bafata amajwi bagafata n'amashusho, hanyuma twebwe bakabituzanira. Ni muri urwo rwego rero uvuga ngo tubungabunga amateka, ntazagire namwe azaducika. Niyo mpamvu dusaba yuko abantu bafata amajwi n'amashusho aho bishobotse, ariko ntekereza yuko nta hantu bishobora kuzananira, kuko kamera zaraje, dufite amatelefone ashobora gufata amajwi n'amashusho. Ntabwo dusaba ngo baduhe wenda bya bindi bifite karite yo hejuru cyane, ariko nibura iyo ni documentation tuba dukeneye, kandi ntekereza yuko itazabura, ahubwo icyo dusaba ni uko gusa nyuma y'uko igikorwa kibaye bibuka kwitwoherereza, kuko twebwe ni nk'urwego rwa minisiteri rushinzwe gutegura igikorwa cyo kwibuka, tuba tubikeneye kugira ngo tubihurize hamwe. Gahunda yo kuhuza inzibutso, ngira ngo Honorable Minister abikomojeho, ni biteganywa n'itegeko. Guhuza inzibutso buriya bishyirwaho akenshi kugira ngo akarere gasigarane inzibutso gashobora kubasha kwitaho, nicyo kiba kigambiriwe. Ariko nanone ntitwibagirwe cya gikorwa kijyanye no gusigasira amateka. Twagize umwanya rero wo kuganira n'inzego z'ibanze, tuganira n'uturere, turabandikira. Ubu ngubu buri turere, ntabwo nshobora guhita menya imibare mu mutwe mbabwire ngo ni inzibutso zingahe zasigaye, ariko buri karere twabonye umwanya wo kuganira nako, tureba inzibutso bafite, tureba umwihariko w'amateka wajyanye na buri rwibutso, noneho turaganira, turavuga tuti reka dusigarane izi ngizi. Ngira ngo wenda imibare dushobora kuyishaka tukazayibagezaho, ariko buri karere nibura kazi umubare w'inzibutso dushobora gusigara, twitaye kuri bya bindi byose minisitiri yahoza dusobanurira kare. Hanyuma rero niturangiza kuzihuza, niki kizakurikiraho? Hari ugeze kubikomozaho kare, buriya iyo dufite inzibutso nyinshi biragorana no kugira ngo abantu baziteho. Rimwe na rimwe ugasanga hari inzibutso zidafashwe neza, hari izitangiye kwinjiramo amazi. Ibyo rero bizafasha akarere ko kazajya kashaka ingengo y'imari yo kwita ku nzibutso bazaba basigaranye.
hanyuma twebwe ku rwego rwa minisiteri tugasigarana za nzibutso zisanzwe ziri ku rwego rw'igihugu akaba arizo twitaho. Nicyo kigamijwe mu bijyanye no guhuza inzibutso. Ikindi yabajije ni ibijyanye no kubika inyandiko za gacaca. Ni umushinga watangiye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Kubera iki? Kubera yuko inyandiko za gacaca twari tuzifite ari nyinshi, zibitse mu makarito, dushobora kugira ikibazo cy'uko zishobora kwangirika. Navuga yuko faze ya mbere y'umushinga wari ugamije nibura kuba dufite muri hangana nkoresha icyongereza soft copies. Izo nyandiko twari dufite nka hard copies, noneho tukazigira nka soft copies. Icyo ngicyo cyararangiye. Niyo ngo inyandiko zose zijyanye n'inkiko gacaca ubu ngubu turazifite, navuga mu buryo bw'impapuro, ariko tukaba dufite no mu buryo bwa soft, ku buryo nta kibazo dushobora kugira, zibitse neza. Indi etape ikurikiyeho ubu ngubu turimo dukora ni ugufata za nyandiko dufite tukazihuza n'abarizwe. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba yaragiye mu rukiko rutandukanye, yaba ku rwego rw'akagari cyangwa ku rwego rw'umurenge. Turimo turashaka gufata buri muntu warezwe tugahuza n'inyandiko zijyanye n'urubanza rwe. Ibyo ngibyo, iyo exercise turimo dukora, nanone muri hangana nkoresha icyongereza, tubyita indexing, kugira ngo nuzajya ujya, turateganya yuko tuzubaka systeme izajya ifasha abantu kuba babigiraho access, ari abashaka kumenya amakuru y'uko inkiko gacaca zaciwe, ndetse no kuba bazikoresha mu bushakashatsi, ku buryo ashobora kugenda akandikamo izina ry'umuntu, za nyandiko zose n'amakuru yose agahita aza. Iyo rero niyo etape tugezeho. Ni etape navuga nayo tugeze ku rwego rwiza, kubera yuko ubu ngubu hari umubare w'inyandiko zamazwe guhuzwa n'abarezwe, ariko twagize ikibazo mu minsi yashize cy'ingengo y'imari itarabaye nini cyane ku buryo dushobora kuba twabikora tukabirangiza, ariko ni igikorwa duteganya yuko mu myaka nk'umwe cyangwa ibiri iri imbere iyo system izaba irangiye yuzuye, ku buryo umuntu ashobora kuzajya, cyane cyane inzego zijyanye zikora muri sekiteri y'ubutabera zikenera ayo makuru bashobora kuzajya bayifashisha. Ariko inyandiko za gacaca zirabitse. Ubu ngubu dufite tukita ni repository, zose zirimo izo nyandiko zose zirahari, ari hard copy zirahari, ndetse ari na soft copy zirahari. Tubara umubare w'amapaje ni miliyoni 48 zose muri rusange tugenda dukora, ariko ni tekinike cyane. Ni ukuvuga ngo iza nyandiko zose zo miliyoni 48 tugenda dukuramo inyandiko igenewe umuntu runaka, ku buryo tuzazihuza n'amakese y'abantu baciye mu nkiko gacaca. Hanyuma ikibazo cy'abarokotse bivuza bakeneye PIN. Buriya Minisiteri y'Abanyarwanda inshingano mboneragihugu itangira, nibyo koko yatangiranye n'ibigo byayihurijwemo, byari bisanzwe bifite uburyo bikora. Mu rwego rero rwo kugira ngo tugerageze gutanga serivisi nziza, hari ibyo tugenda tuvugurura. Kimwe mu byo twifuza kuvugurura ni uburyo bwo kugira ngo za PIN zijye zitangirwa aho abantu bari mu gihe cy'inzego z'ibanze. Ubu ni systeme twubaka, abantu bashobora kuzajya binjiramo bagakoresha. Twatangiye kuyubaka, ariko ntabwo twari twayirangiza. Ubu ngubu turacyagerageza gutanga PIN, tukazitangira hano ku rwego rwa minisiteri. Ni ibintu ntekereza yuko bidatinda cyane, kuko iyo akarere kohereje cyangwa umuntu ku giti cye yayisabye ahita ayihabwa. N'akarere kamara kwegeranya umubare w'abantu bakeneye PIN, nabo bagahita bayihabwa. Ngira ngo ni serivisi dutanga mu gihe kitarenze iminsi 3 abantu bakaba bayibonye. Ikibazo kibaho rero ni iki? Ikibazo kibaho ni uko umuntu ashobora, murabizi twese twambaye umubiri, ushobora kubyuka uyu munsi urwaye,
waraye uri muzima ukabyuka urwaye, hanyuma wakenera kujya kwivuza ugatekereza yuko uza guhita ubona pin ugasanga urimo urayisaba ako kanya kubera ko ukeneye kuyikoresha. Aho ngaho niho ushobora gusanga umuntu agakenera pin ntahita ayibona, ariko ubundi iyo dusabye pin rwose mu gihe kitarenze iminsi 3 ushobora kuba wayibonye. Ari nabyo tubwira abantu ngo bajye bayisaba kare, ntibakazajya barindira yuko arwaye kugira ngo noneho atangire kwisaba. Ngira ngo ni ibyo navuga, hanyuma noneho nkasaba wenda mugenzi wanjye Honorable Julienne nimba afite ibyo yanyunganiraho hanyuma akanyunganira. Murakoze cyane. Arakoze PS, bisubizo ubundi yari yabitanze. Ku kijyanye na PIN aricyo mpereyeho, nibyo PIN ni umubare uranga umugenerwabikorwa wa ubumwe yifashisha, nk'uko navuga mu zindi nzego ushaka kujya muri banki ugasanga ufite konte yawe, ufite nimero zayo, muri RSSB abayiteganyiriza mu zabukuru n'ahandi umuntu afite nimero. PIN rero ni nimero ihabwa umugenerwabikorwa akayifashisha igihe agiye gusaba serivisi nk'umugenerwabikorwa wa ubumwe. Ntabwo kuyibona bigoye, PS yaramaze kubivuga. Iyo tubonye inyandiko zirimo raporo yemerejweho uwo muntu aho yarokokeye yuko yarokotse akeneye gufashwa, izo ni inyandiko duhabwa n'uturere. Ntabwo birenga iminsi 3 uwo muntu atabonye PIN. Ikibazo kiba nyine ko hari umuntu aba atazi iyo nzira agomba kunyuramo, akibwira ko umunsi ayishatse ari umunsi ahamagara akayibona, kandi natwe ntidushobora kwemeza ko umuntu yarokotse jenoside, ko umuntu atishoboye tudafite icyo dushingiraho. Inama umuntu yajya nuko abantu kuko yarabivuze PS bajya bibuka niba koko akeneye cyangwa hari serivisi zakenera guhabwa nk'umugenerwabikorwa nk'uwacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi, akajya kuzuza ibyo asabwa mu nzego z'ibanze aho akomoka hakiri kare. Ushaka kuba ufite PIN utayikoresha ntacyo bitwaye, ariko gutekereza ko igihe uyishaka mu gitondo uzazinduka ugahita uyibona nibyo rimwe na rimwe bigorana. Ikijyanye no gusana amazu y'abatishoboye barokotse jenoside yakorewe Abatutsi, guhera muri 1994 jenoside igihagarikwa kugeza ubu ni imwe muri gahunda zatangiye kare kandi n'ubu zikomeza. Icyo navuga ku bijyanye no gusana ni uko guhera muri 1994 kugera 2012 amazu yagiye yubatswe mu buryo bwihuse hakoresheje ibikoresho mu bushobozi bwari buhari, ku buryo ayo mazu yubatswe muri icyo gihe iyo yarebye ubu ngubu usanga atandukanye nayo twubaka. Akaba ari nayo mpamvu mu guhitamo icyiciro cy'amazu agomba gusanwa twafashe iyo myaka guhera 1994 kugera 2012. Mu gikorwa tumaze mu minsi rero cyasojwe kuri 31 z'ukwezi gushize kuwa gatanu w'icyumweru gishize, nibwo twasoje intara y'Iburasirazuba n'Amajyaruguru, kuko Iburengerazuba, Amajyepfo n'umujyi wa Kigali byari byakozwe mu cyiciro cya mbere. Imibare turayifite nk'uko PS yabivuze, ariko ni imibare itaraba ntakuka. Ni imibare dukeneye gusubiramo tukajya gusesengura, kubera ko twasanze hari abantu bubakiwe amazu akaba koko ari amazu ubona yubatswe muri icyo gihe ashaje, ariko yubakiwe akaba yarayigurishije, akaba atakiriwe uyifite, cyangwa se akaba yifite ariko afite indi nzu atuyemo ahandi kuko yabonye ubushobozi. Hakaba rero hakeneye ko abantu basuzuma neza ayo makuru yavuye kuri tere, tukagira imibare nyayo. Ikiza kirimo no ko tutazaba dufite imibare gusa, tuzaba dufite n'amazina. Oya, ntabwo nshaka guha imibare y'agateganyo, kubera ko iyo mibare ishingiye ku mafishi yujujwe, kandi igikorwa gikoranye na komite zayibuka, avega, inzego z'ibanze, buri fishi igasinywaho n'abasuye umuturage. Tutarajyamo rero ngo turebe niba umubare w'amafishi dufite uhura n'imibare abantu bagiye batanga, byaba ari ugutanga imibare nyine kubera gutanga imibare. Icya kabiri nyine ntabwo iyo mibare ndi buvuge ari kuvuga ngo abantu bose bazasanirwa, hari abantu tuzasanga badakwiye gusanirwa tubavanemo. Ubundi buri mwaka w'ingengo y'imari na mbere y'uko tujya gukora iki gikorwa hateganywa ingengo y'imari yo kubaka no gusana. Nk'uyu mwaka turimo twahawe ingengo y'imari ya miliyari 11 itangwa mu turere twose hakurikije umubare, kuko ntabwo turere twose dufite abacitse ku icumu umubare umwe.
ugiye nko mu ntara y'amajyepfo usanga dufite uturere twinshi dufite abagenerwabikorwa bagomba gufashwa cyangwa bafashwa muri gahunda zitandukanye ugereranyije n'intara y'amajyaruguru. Ubwo rero ingengo y'imari ya miliyari 11 muri uyu mwaka tuzubakamo amazu agiye no kuzura agomba kuzaba yarangiye ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu kuko biri mu mihigo y'uyu mwaka, amazu 691 n'ibikoresho byayo. N'umwaka ushize niko twari twabigenje n'iyabanje. Navuga ko muri myaka yose ishize buri mwaka w'ingengo y'imari tuba dufite ingengo y'imari ijyanye no kubaka. Mu kubaka hari ubwo twubakira abantu basha, hari n'ubwo twubaka inzu nshya ariko twasenye iyo umuntu yahawe usanga idashobora no gusanwa ari ukuyisenya ugahera hasi. Ubwo rero iyo mibare twavanye mu ibarura twakoze nitumara kuyisesengura nibo tuzaheraho noneho mu mwaka w'ingengo y'imari uzatangira mu kwezi kwa 7 tuvuge ngo niba ari 600 cyangwa 800 twubakira cyangwa dusanira nabangaba kubera ko nibo twavanye muri ya mibare twavanye kuri tele. Navuga ko rero ni igikorwa twifuza ko nacyo kigira igihe kikarangira kuko roye guhera 2013 amazu yubakwa n'amazu akomeye abayubakirwa basabwa gufata neza kugira ngo tutazahora twubaka. Iyi mibare nitumara kuyibona bitewe n'ubushobozi buzaba buhari tuzareba niba ari igikorwa gishobora gukorwa mu myaka 2 cyangwa 3 y'ingengo y'imari bikaba birangiye. Icyo twifuza nuko iyi gahunda yo kubaka no gusana nayo yagira aho isoza abantu bakajya mu bindi. Ikindi kibazo bari babajije kijyanye no kwivuza ngira ngo nari nagisubije. Amazu asanwa nabyo nari mbivuze. Icyo umuntu yavuga muri rusange nuko kubijyanye na PIN harimo abantu bafite PIN batazi ko bafite PIN, akakubwira ko nta PIN afite, hanyuma wajya kure ugasanga afite PIN. Bahaye urugero abantu bose bahabwa inkunga y'ingoboka dufite 32,000 mu gihugu bafite PIN. Abantu twarihiriye kwiga mu mashuri y'abarayisumbuye cyangwa kaminuza bafite PIN. Abantu tuvuza bafite PIN kandi PIN imwe ikora kuri izo service zose. Icyo twakoze nubwo gutangira PIN ku nzego zibanze bitaraba ariko nibura twahuguye abakozi kugira ku rwego rw'umurenge kuri system kugira ngo umuturage niba agiye ku murenge afite ikibazo cya PIN na mbere ko bajya kumwemeza nk'umuntu utayifite, umukozi wo ku karere ushinzwe imibereho myiza cyangwa ku murenge aba ashobora kujya muri system arebe koko niba uwo muntu nta PIN afite. Icyo twabonye nuko hari abantu bazifite batabizi. Hanyuma ikindi ku bijyanye no gukomeza kunoza serivisi dutanga nk'uko PS yabivuze, kuba gutanga PIN byabera ku kagari ni igikorwa kitazarenza uyu mwaka w'ingengo y'imari. Nuwango ni guhugura abakozi bo kutugari nicyo cyiciro gisigaye kandi ntabwo bizatugora kubera ko ku karere no ku mirenge barahuguye, igisigaye no kujya ku rwego rw'akagari kugira ngo noneho cyagiye inama rusange yataranye icyemezo umuntu ko agomba gufashwa amakuru bayashyire mu system bitandukanye no kubungubu babyohereza kuri Minubumwe, ari nabyo rimwe na rimwe bitwara umwanya kugira ngo amakuru azabe ku kagari agire ku karere, akarere kayahe Minubumwe. Ndumva ari byo bisubizo natanga ku bibazo nabajijwe amakosa. Mu gutegura ibikorwa byo kwibuka turimo turibuka uyu munsi ku nshuro 29 ariko duteganya no kwibuka ku nshuro 30. Hari ibikorwa rero bimwe dutekereza binini nk'izo nama zizahuza abashakashatsi cyane cyane ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi zizaba umwaka utaha muri kwibuka 30. Tuzagira umwanya no kubahamagara kugira ngo tubasobanurire uburyo igikorwa cyo kwibuka ku nshuro 30 kizaba ari igikorwa kinini kizaba giteguye. Ndabashimiye murakoze cyane. Uko n'ibibazo by'ihungabana kuba rero ubu burimo gukira biratambuye ni ukuvuga ngo ngira ngo mwaribonye no mu mibare yatangajwe ko urubyiruko ni wo mubare munini w'abanyarwanda bagize population y'u Rwanda. Ikintu cyiza rero turimo tubona ni uko urubyiruko rwacu rurimo ruratangira kwitabira ibikorwa byo kwibuka. Mu gihe cyashize batubwiraga yuko akenshi urubyiruko rutabyumva neza, usanga bibereye muri gahunda zabo, igihe cyo kwibuka ugasanga ntabwo babyitabira, ahubwo ugasanga ibikorwa byo kwibuka birimo
abantu bakuru gusa, ariko ubu ngubu turabona yuko urubyiruko rwatangiye kwitabira ibikorwa byo kwibuka. Hari ndetse n'imiryango imwe n'imwe igizwe n'urubyiruko bafata rwose za initiative bagategura ibikorwa byo kwibuka, bagatumira bagenzi babo ndetse bagatumira n'inzego zitandukanye. Kuba rero umubare munini w'abanyarwanda ugizwe n'urubyiruko, navuga ko ari ikintu twishimira. Noneho ubwo ahantu turimo dushyiramo imbaraga nka minisiteri ni ukubasobanurira amateka y'igihugu cyacu, bakagira umwanya wo guhura n'abantu bakuru bakabasobanurira amateka kugira ngo bayamenye koko, bamenye amateka y'ukuri. Na babandi akenshi tubona urubyiruko rukunda gukorera cyane kuri social media cyangwa kubona ibintu byoroshye. Turateganya yuko amateka tuzajya tuyakora no mu bitabo. Akenshi ntabwo bakunda gusoma, ahubwo tuyashyira mu buryo bushobora kuba bworoshye. Tugakora amavideo, tugakora inkuru zishushanyije, tugakora ubundi buryo bwose bushobora gutuma abakiri bato basobanukirwa n'amateka yacu, kugira ngo koko nimba twifuza yuko tuzabaraga igihugu cyiza, tubarage n'amateka meza. Ingengabitekerezo yo kwishyiga, yes, dufite ibikorwa by'itorero. Ngira ngo ubushize mwarabibonye yuko twashoje itorero ry'abo twita barushingwangerero. Barushingwangerero ni ba gitifu tugari twose babonye umwanya wo guhugurwa kugira ngo noneho bazajye badufasha mu bikorwa by'itorero ku rwego rw'akagari. Rwego rw'akagari aho abantu niho haba hari imiryango mikeya, bafashe kongera kwigisha abanyarwanda indangagaciro, babigisha amateka y'ukuri, hanyuma noneho dutangire duhangane n'iyo ngengabitekerezo, abantu bahabwa amateka y'ukuri kandi bo babafasha no kugira ngo babe basobanukirwa no kuyabwira abana babo, kuko hari abo usanga babikora ku bushake, ariko hari n'abo usanga nabo badafite iyo content yo kuba bakwigisha abana, ariko byose turimo turabikoraho. Murakoze cyane, ndabakunda, ndabashimiye. Gasaro TV.